ntahagarara ijana ku ijana, ni uko ibintu bigiye kugenda perfectly ku buryo ibintu bizagera bimeze fresh, hakaza abagabo bashikamye b'inkorokoro, tukagenda iki kintu bakakidrivinga kandi ya ntambara ikaba iya nyuma nk'uko twakomeje kubibwirwa. Sinzi turi kubyumvikana. Yes, Godfather, urakoze. Reka duheze n'abana amagambo gusa, wenda komantere munota umwe ku kantu uvuga. Nifuza ko n'abantu wenda bareke kuza kubigaruka, kuko abantu wa mugani bazanirwa kuzamurwa n'ico abantu baha baganira bakazamurwa n'akantu gatoya. Ariko Stero n'ibyo wavuze kuri Moise Nyarugabo na Ruberwa, ntabwo ibyo bitumye abantu bagutera amabuye, kuko nibyo Perezida Kabila yayoboye igihugu imyaka 18, kandi mu yo yari ayoboye hari harimo Maître Azarias Ruberwa na Maître Moise Nyarugabo n'abandi, kuvuga ko yabayoboye ntanka uba waciye amabere. Ariko ndatekereza banenze ibyo wavuze ni amagambo amwe namwe wakoresheje ntasubiramo, wenda naza kuyakwandikira niyo abantu bumvishe nabi. Ariko kuvuga ngo Kabila Tebutibiri bwa shyamba, reka nyagusubiriremo. Naravuze ngo aba bagabo yabaye bose wabo babakanda nzugi be. Iki ni ikinyarwanda mutumvishe, baba bari gatabirato. Iki kintu bisobanura, ntimunyumve nabi. Okay, ayo magambo rero y'abaragatabirato n'abaragatakwaha n'iki niyo yababaje abantu, ntabwo ntibababare. no ni uburenganzira bw'umuntu, ni uburenganzira bw'umuntu Godfather, sibyo? Kuko nawe hano ndashobora kuvuga ijambo wenda ugakora reaction. So kuvuga ngo aba bagabo n'abaragatabirato n'ukwaha n'iki, ntekereza ko n'imvugo yubahuka, n'imvugo utakwiriye gukoresha nk'umuntu ukurikiranwa n'abantu bangana gutya. So naho kuvuga ko yabayoboye, n'ubundi yarabayoboye kandi n'ubundi yobayobora si igitangaza. Ariko gukoresha amagambo nk'ayo ngayo, ntekereza ari amagambo adakwiriye nk'umuntu nkawe. Ntukwiriye gukoresha amagambo, ushobora wowe kuyakoresha mu buryo bwawe, mu mvugo zawe, ariko mu matwi y'abantu undi muntu akayumva uko ashaka. Kandi naje sinayumvishe neza. Icyo nasaba nuko ibyo twabivaho, abantu baragucashe warabyumve. Mbere yuko tubivaho ngo dufate itandukaniro, ngira ni umuntu ushoboye kandi ushobotse. Mwogacwa mwe abantu mutabyakiriye neza kuba narakoresheje amagambo yo ku muhanda, reka mbivuge uko, sibyo? Ntimubyakire neza, wenda nkaba ntari gukoresha ijambo abarigatabirato. Ndiseguye, mumbabarire, sinakagombye gukoresha ayo magambo kandi ku bantu nanjye wenda nubaha. Ko Moise Nyarugabo ndamwubaha cyane cyane kabisa cyane. Hize Sudan ni intwari yatuye kuva umunsi yagiye mu nteko akavuga amagambo bakamutera mu bibara bagenzi be, umugabo akemera gufata iyo risk. Hize Sudan byakozwe n'abaki. Tureke n'ibyo ngibyo n'urugendo rwe. Kaze kumaze mu ijabo, maze gukina audio za Moise Nyarugabo hano kangahe? Uribuka interview ye mpora nkina buri munsi hano avuga, urabyibuka? Si nkora nyifashisha buri munsi. So iryo jambo nshobora kuba ryaranyereye, nkakoresha za mvugo zahanga nkabita abarigata, nkavuga nkakoresha iryo jambo ridakwiye. Désolé, yaba abo muri communauté akomokamo, yaba n'abandi bose babyumvishe nabi, mumbabarire, sinagomba gukoresha iryo jambo. Ariko sindi buze kuretira ijambo rivuga ko imyaka bamaranye nabo bari muri iriya myanya yari imeze nk'ifoto, ntabwo byaretse gutuma tudapfa. Ariko iryo jambo nakoresheje rindi kuva kuri wowe mu bijabo n'undi wese ryababaje, ndiseguye, basabye imbabazi. Urakoze Godfather. Basabye imbabazi, ntabwo ari uko mumukunda kundusha, mukunda kubaruka. Kandi ikindi no kuvuga ko Kabila ni umuyobozi wacu, abenshi hano nawe ubwawe yarakuyoboye. Ikindi kintu n'indatayoboye se kuvuga kuri Nyarugabo barangiza bakazana ngo Godfather ngo abanyamurenge bababaye, ntabwo mumufiteho uburenganzira kundusha. Okay, yes kabisa. Urakoze cyane. Reka noneho dufokasinge kuko twari tuganira, abantu bazamuke. Icyo ndumva kibaye kiriya, kandi n'abari babaye kuba wisiguye ni byiza cyane. Reka dufate Ndahiro, ni wari ukurikiyeho ngira ngo nje wazamutse mbere mu cishaho. Ntaco ndabizi ntudutinda. Ndahiro ihangane mikenke ndene ukurikire. Sawa, murakoze. Nari ntangiye kuvuga bancishaho bashiraho abandi cyane, cyari cyampagurikije kuvuga, ariko Godfather arakivuze
cyari ikintu cyo kuvuga ngo Moise Nyarugabo ngo aragasa ibirato bya Kabila. wibigaruraga nawe byarangiye noneho dufokasinge ku bindi nibyo byiza ngira ngo nimba ntacu bitwaye kuko nimukomeza kubigarura biraba topike kandi Bireka kuba nyuma topic, y'imbabazi nta ariko kindi kiba buri gihe gihari. cyose umuntu wese azaba ariko uyobora ibiganiro ari uwo ari we wese utagomba gukomeretsa abandi bantu, ntabwo ari byiza. Tuza dukora ikintu tugikora kuko nuje kuvuga na Bibiliya iravuga ngo nuje kuvuga ijambo wanzungurutse ururimi inshuro 7 kugira ngo rya jambo uvuga ridakomeretsa abantu. Ku ruhande rwanje nyari nyababaye cyane, ntabwo ari byo kuko naje ntovuga abandi bayobozi bandi ndigiye kuvuga biri mu ruhande rwiwe byamubabaza kabisa. Buri muntu wese azayitwara kuvuga kandi avuge neza. Murakoze. navuga fata ijambo Ndahiro. Godfather hari icyo yaragiye kuvuga. oya nandi kuguha ijambo nabonaga mu ijambo adahari. Urakoze. Ngendeye ku commentaire ka mbere yuko mvuga ku bindi kuri ibi ngibi by'abantu bashobora kuba bataragize icyo bakora cyangwa se imyanya bagize itarabujije abantu gupfa. Harimo benshi ntabwo dukwiriye kujya tuvuga bamwe gusa. Hari ahangaha mu misinga poetere kwa mugani wa mubijabo aka kantu mukareke kuko mufite defo abantu muganira aha mukururwa n'amarangamutima ni bibi cyane. Okay, uretse my brother Ndahiro nyumva turi kumwe. Navuze ikintu cy'ikindi mu mutwe uri kunyumva. Ntabwo biba bitandukaniye n'abandi bajya gukata akantu mu masaha 6 nakoze space bagakata akantu k'amasegonda 6 bakakazungurutsa. Twumvikane nakotinze kuva ku bajenerali, mvuga ba generali Inusa, mvuga ba generali ba lieutenant generali Obedi Rwibasira. Urimo kunyumva? Yego mvuga navuze abantu benshi bagera muri 20. bamwanga cucu warabavuze bro, navuze ba mwanga cucu, mvuga ba Kamanzi. Urimo kunyumva muri iyo space. kubera kuva mwaje mwanga cucu kubera ko ari wowe iwabo. Oya no impamvu mbimubajije nuko ni ibintu biri partage. Ego none uretse gato navuze kuri mwanga cucu mugarukaho mvuga kuri Kamanzi n'abandi bandi. Urimo kunyumva? Ariko kano kantu impamvu nikije kuri iki ntabwo nshaka no kukigaruka, ariko nari mpamvu kutakigarukaho by the way. Urimo kunyumva? Ndavuga nti nari mbajije ngo ninde muntu aya masaha Kabila ni byiza araje ariko ashobora gufata, ashobora gutekinga over. Ntabwo turabihamye siko bimeze, ariko se atekinze over uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazabahinduka nkuko yabikoze mbere? Uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazongera kudukora byose yadukoze? Ndavuga nti suggestion yanjye uko mbyumva nuko twafata mu bagabo bamwe b'inkorokoro tugashaka abantu bakomeye, cyangwa muri twakavanga abantu bakomeye. Ndavuga muri abanga baje asanga kuri tele, uri kunyumva, bafite ibyo barwanira, kuko ngiye ndavuga nganga ndasubiza amaso nyuma ntabwo ndi bwagirwe koze yacu. Hakavanga abantu bakomeye kugira ngo niba dufatanyije na urugendo tutazagira iriya tugasanga abantu dukomeye dufite n'abasirikare gusa. Muri politike nta bantu dufite bashobora kumuchallenginga aramutsa duhindutse. Urakoze. It's just talking. Ni biganiro. Umuntu aravuga ati ariko wibuke ko Moise Nyarugabo hari nabandi. Ndavuga twumvikane. Moise Nyarugabo abana na Kabila. Moise Nyarugabo Kabila mubereye bose igihe kirekire. Ntekereza ko mu bantu ushobora guchallenginga Kabila turi kumwe yavuga B akavuga C. Urukunyumva? Ntabwo ngiyewe amahirwe na ya Moise Nyarugabo, kuko Moise Nyarugabo yakoranye nayo igihe kirekire, kuba yamushyiraho igitsure nka bose we bakoranye igihe kirekire. Urukunyumva? Ntabwo ibi ngibi mwizeye. We need someone wa facinze Kabila bahanganye. Urimo kunyumva? Icyo uko nabyumvaga, ariko cyari igitekerezo cyanjye. Wenda aho ngaho niho nanyereye. Urukumva? Sinamwita umukozi we nkoresha ijambo ubukandazuka ryo nasabiye imbabazi, ariko icyo kuvuga ko he is not the right person ushobora gufacinga Kabila bagahangana aramutse agiye kuduhinduka na mbere turi muri urugendo, turi no mu rugendo bagashyiraho inzego zamye n'ibindi, ntabwo ariwe nabonaga ubishobora nkuko umbyana bishobora. Turi kumwe. Impamvu nabivuga ni iyi ngiyi,
I'm not sure niba simbizi ngiye kugeza nari nzi ko aba muri PPRD mu ishaka rya ntuza rya rya Kabila bakorana, ariko ntabwo nkuko muzi yarakiba muri RCD, sinzi niba baravuye muri RCD, kandi RCD ni ishaka rigikora, cyo tubyibuka. RCD ntabwo yazimye, RCD ni ishyaka rikiriho. So nkavuga nti uyu muntu n'iri shyaka ryabo ryamaze gusinzira, eske niwe muntu, it's the right person waba next to this guy, ku buryo bibaye ngombwa kongera kuduhinduka uyu muntu yavuga ati oya sigaho, ntabwo ari uko bimeze, ntabwo twongera gusubira mu bya reka sigaho. Aho ngaho niho naje nibaza, ariko nkoresha iryo jambo ko ari umukozi bamaranye imyaka mukoresha, bidashoboka ko ari umuntu, ari the right person ushobora kuba next to him kumufesinga, kugira ngo just in case Kabila aramutse yongeye kuduhinduka nkuko bamaze kubikora inshuro zirenze 2, hakaba hari umuntu uvuga ati na ntabwo bishoboka. Naho ngaho icyo kiganiro cyaturutse, ariko abantu babyumva bifashe ukwabo, babifata ukundi, rira jambo wenda ritamenyerewe ari slang ya Godfather, ikintu ciza biramubabaza. nidusaba nakomeza abantu bakomeze tureke kugaruka kuri ibi bintu gusa, ni byumvikane ni igitekerezo cawe Godfather. Nkaje mu bijabo ndavuga ngo usibye undi muntu ushobora gufesinga Kabila utari usibye Nyarugabo, Moise Nyarugabo, Maître Moise Nyarugabo, niwe muntu wenyine mbona ushobora kumufesinga. Ni igitekerezo, ntabwo Godfather ibyo avuga ni ari ihame, kuba Godfather avuga ko we uko abibona niko abibona, ariko jewe mbona ahubwo umuntu umwe rukumbi dufiwe imanza zicike. Rero reka dufate Ndahiro, abantu bari kugaruka kuri iyo point. reka mvuge, urakoze. Okay. Oya, ariko nta n'impamvu, rega nta n'impamvu yo kutabiganiraho, ariko se ko ari cyo intuza, nta n'impamvu arega mu bijabo ari ukuganira. Icyo ntashaka ni umuntu ukambye impanga agashaka kubigira intambara, kandi twisobanuye, sibyo? Urakoze. Kuganira ntabwo bitagaragara nk'ari uguhanga, no, we are just talking. Rega nanakwigishwa, komeza. Urakoze cyane. Nanjye ndi umuntu udakunda ibintu bya fanatisme cyane. Umuntu yakora inshingano ziwe nibyo bagomba kuzikora, ariko nanone simba muri fanatisme cyane. Tugarutse ku byo twaganiraga ahangaha, ibyo Godfather yibaza na cyara kiganiro cya mbere nakibayemo, ni ibintu byumvikana. Gutrusting umuntu waguye mu kiyembere biragoye, ariko dufite ingero nawe ubwe yazitanze z'abantu bagiye baba banzi mu gihe cyashize, ariko bakaza gushira hamwe bagakorana kandi bakagera ku musaruro. Ubwo rero ibyo yibaza, ninde uzahangana n'uyu mugabo, ninde wamuchallenginga, ni ibintu umuntu wese yakwibaza, si igitangaza. Gusa ngewe nanjye sindi mu bavuga ngo twizere gusa, oya, hagomba kubaho strategy yo gukorana n'uyu muntu mu buryo ibyabaye bitakongera kubaho. Ari iyo mpamvu hari icyo Godfather yageze kubaza mbere, aravuga ngo ese ibibazo dufite kugira ngo bikemuke nuko tugomba kugikinshasa tugafata ubutegetsi. Ari nacyo kintu ngiye nshaka kuvugaho hano. Nge numva ko kuvuga ngo intambara irabaye uyu munsi cyangwa amasezerano arabaye, intambara irarangiye, iwacu intambara irahagaze igihe gitoya, muri Nord intambara irahagaze, abantu baragiye bageze Kinshasa, ubahaye ministre, ubahaye umudepite, nkuko bijya bigenda abadepite ugasanga ari umuntu umwe, 2, 3, bikarangira ngo turi representer, nkuko numvise Perezida w'u Burundi yabivuze Kampala, ngo turi representer mu guverinoma, gufata umuntu umwe ukamushyira muri leta, ariko uburenganzira bw'abantu bugakomeza bukahungabana, abantu bakicwa impande n'impande. Ubwo ukavuga ngo ba bantu barahagarariwe nta kibazo, bari muri leta, dore bari muri parlement. Ibyo bintu ngewe nibyo bintu numva bidakwiriye. Numva ko tudakwiriye personnellement, numva ko tudakwiriye kujya, ubutegetsi bugomba guhinduka, nibyo ndabishigikiye, ubutegetsi bwafashe ni bubi, bugomba guhinduka, ni bubi kandi kwa Kongomani bose muri rusange. Ariko ngewe nshigikiye iriya idea kuvuga ngo habeho federalisme, cyangwa se habeho ubutegetsi, habe uburyo habaho nka autonomie runaka ku ma province. Icyo nicyo numva gishobora kubaho, guha uburenganzira bishobora koroshya gukurikirana ibibazo by'abantu bicwa bazira uko minorite yicwa izira ibibazo by'amoko n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuvuga ngo tugiye Kinshasa, abantu bagafata imyanya bagakora nk'ibyabaye, bakananizwa, cyangwa se abandi bagakorera inyungu zabo, cyangwa n'abashaka gukora bakananizwa, tukagira abantu nka ba Moise Nyarugabo batuvuganira, ariko bakababwira ngo musubire iwanyu.
gushaka amahoro, hari igihe kizagera, nyihere update hari igihe ntabwo nshaka kuvuga ibyo ntashaka kuvugira, nyihere update ngo bimeze bite, situation imeze ite. Still urabizi ko nkuko twari twabigarutseho ubushize, Kabila uri muri Goma akomeje kugaragaza ubumwe n'abayobozi ba M23 AFC, ndetse ikindi aherutse guterana n'ingabo, aherutse gusura n'abasirikare babandi ba FARDC, ngira ngo yabasuye ku vendredi, ngira ngo ahari yani kuwa kane ngo nibwo yabasuye. Icyo yaba yarabaganirije rero kizamenyekana mu minsi iri imbere ibyo ari byo byose, ariko ibyo ari byose ni ukubakuramo ibitekerezo byabo, uburyo bagomba kwitwara. Ni muri ubwo buryo rero yabasuye. Ikindi yateranye n'abayobozi bakuru ndetse ba traditionnel, ubwo ndavuga abayobozi basanzwe ubwoko butandukanye ndetse no mu matorero, donc hose aragenda baraterana, ubona ko ari kubagarurira ubumwe bose hamwe kugira ngo biyumvemo muvuma, nibarangiza noneho ajyanirane nabo. Icyo ngicyo nicyo nakubwira, ariko still ku bijyanye n'intambara still baracyakomeje kurwana. Ngira ngo ejo bundi hari agace bafashe nuko nkibagiwe kerekeza muri biriya bice bya Sida, hari aho Uvira, aho ngaho ni intambara ikomeje kuba mu gihe hakirimo ibiganiro ngo Doha bo ubwabo intambara irakomeje, kandi nibwo bakomeje Gisegeta akomeje kurega AFC M23 ngo bishe ngo abantu 300, M23 ikavuga ko ari abantu 870 n'abangahe. Nabo abo bantu bapfuye bashyiraho uburyo ukuntu bapfuye, avuga ko ari abari bitwaje intwaro bishwe n'abazarendo, za ntwaro leta yasize muri Goma. Ni muri ubwo buryo rero bakomeza kuza bavuga abantu bose bapfuye, ukabona ko nta kumvikana guhari. Ubwo igihari ni uko bategereje intambara iri imbere. Andi makuru ari hirya rero nuko Ndayishimiye yakomeje kwifatira ku gahanga igihugu cy'u Rwanda ndetse na M23, ababwira ko we icyo yagiye gukora muri Kongo ari gufata, ari gucunga umutekano, ari gufasha leta ya Kongo. Ugasanga ko nawe ari inyuma ya Gisegete, n'uwo ngukubise Gisegete nawe umukubise. Akavuga ko nibaramuka nibageza Uvira nawe nta kindi kizaba gisigaye, azatera intambara, kandi intambara izaba generalize nk'uko yari yabivuze. Nicyo ngicyo nge nari ndi kumva, yaba kuri we, ubwo ni amakuru mpagazeho, yaba kuri we. Icyo ntahagaze sinjya nkivuga, ariko icyo mpagazeho ngomba kukivuga kandi ngahagarara neza. Urakoze. Ntabwo ndi bugaruke kuri Ndayishimiye, ntabwo nza kumutindaho. Amaso yanjye ahanze igoma, ubu turi kuvugana amaso yanjye ahanze igoma, kandi ntabwo ahanze igoma kugeza uyu munsi. Ntabwo ndi buze gutinda, ntabwo ndi buze kureka kuvuga kuri Kabila. Turagaruka kuri Kabila cyane kurusha n'ibindi byose, nkuko nari nabibabwiye ku makuru make ahari, nuko Kabila mu minsi mike azagirana inama n'itangazamakuru. Amakuru nari mfite nuko yari iminsi 10. Ubundi nk'aya masaha ntabwo yakomeze nk'umuntu uri ku gisi, meze nk'umudamu ugiye kubyara, kuko ibintu byose kugeza aya masaha tumeze nk'abantu bari muri darkness. We don't know exactly what is going on, kuko something gonna change. Ibintu byose ntabwo impinduka ziragaragara. Impinduka zizagaragara umunsi Kabila bagiye hariya bagatangaza Kabila akavuga, kandi bizaba ntegereje iminsi 10 mirangire namara kuvuga. Ariyo mpamvu rumors ziri ahantu hose. Ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa kane, turi mu kwezi kwa kangahe we? Twageze mu kwa gatandatu, ubutimbiri bwa shyamba uko kwageze. Hey, mujye mwihangana, hari impamvu Godfather nyabishyiramo komeye kaza nkavuga muri ubu buryo. Ntabwo mashaka kugira ngo mbigire seri, kuko ntabwo ngiyewe ndi umuvugizi w'urwego runaka. I speak my mind, nkaza nkavuga. Reka mbabwire ikintu kimwe. Uku kwezi kwa gatandatu, muri uku kwezi kwa gatandatu, umuntu yanyandikiye kanzendere message, umuntu utari imwenje aranyandikira ngo rubanda rugufi. Reka nkoresha ijambo umuntu yambwiye, reka nze ryo nkoresha.
reka nkoresha iri jambo rigira ritya riti aha uku kwezi kwa gatandatu ukuri kugenewe twe rubanda kuratugeraho. So reka mbabwire ngo muri kwa gatandatu ukuri kugenewe rubanda kuraza kubageraho. Hari abantu bafite question bari kwibaza ibi bintu bakomeje kwibaza cyane kugeza aya masaha. Ntabwo turamenya ko kugeza aya masaha, my friend, kugeza aya masaha urebye uretse conspiracy, uretse kugendera, ntabwo turamenya ngo exactly Kabila azerekera Kinshasa, Kabila azakomeza Kinshasa avaneho ubutegetsi, ibyo ntabwo turabimenya. Kabila atafika kwa baende kwabo Katanga biyishe, ariko se mbere yuko uzamura abantu na nubwo abantu abari bo ndabareba urabazi, uzamura abantu uzi. ego Iyo mvuze ngo uzamura abantu uzi, mashaka kugira ngo uzamure abantu bafite makenge bashobora gutanga ibitekerezo. Erega buri ahantu baba bafite n'ubwenge, baranakandagiye no mu ishuri, baranize neza, ariko ajya gutanga ibitekerezo ukava imyuna papa kuvuga se uyu muntu ari kuvuga bimeze bite. So tugarutse gato, ngiye kugeza aya masaha comment zose zazamo, nabonye bya bicucu bya byana nibyane iki kintuza ninde iki kivuga kididemanga ninde Nyiringoma. ntarekana na Nyiringoma Bro, bampaye ibintu avuga ndabyumva ndamwumva, ndavuga se wamase we, nyuma y'igihe cyose ubu ngubu noneho wagarukiye Makenga, wagarukiye Koze, none uyigiriye impu nyuma yo kuvuga ngo babica babamare. Dufite abangaba bafite barwaye indwara bita ya Curious disorder. Bro, hari igihe ujya wumva space ukumva umuntu avuga kuvuga, hari igihe natekereje ndavuga se ngo difata nanjye ndi kuvuga mba ndi kuvuga amahomvu nkaya niko abantu bari kunyumva. Ndavuga when I take my time nkavuga nuko baba barimo kunyumva, njya guhamagara umuntu ndamubaza iyo ndi kuvuga nakataje narakaye mba ndi kuvuga amahomvu nkaya Nyiringoma. Ndavuga dukeneye kwiminjiramo akafu. So nuko bimeze. So tugarutse gato, amakuru biravuga ko kuba aho Kabila ahuriye n'aba bagabo, Kabila ahuye nabo nibyo, ntabwo tuzareka gushyira comment kuri ibi bintu, ntabwo bishoboka. Wiseka mu bijabo, wiseka nabyumvishe mbura ahantu nkwirwa. Ndavuga okay, niba ari uko mvuga abantu bankurikira barago, niba njya mvuga ibintu bikocamye kuriya nkabivugana ngo yari yarakaye yewe, ntabwo abantu baza Godfather uramutse ari kuvuga yari yazamuye ijwi yarakaye, ariko noneho kumva najya kumwumva kumva niki gisheke kitarimo amazi hose ndi kumva ibiki. But I came find out nuko nyine ndatuza ndatuza, so ndaceceka. So ariko nyine nuko bimeze. Ariko reka tugaruke gatoya munyumve neza cyane abantu muraha tugendane. It's my right cyangwa n'uburenganzira bwo ari we wese guquestioninga according n'ahashyize hacu. Tugomba guquestioninga, turi kumwe, tugomba kugira ibibazo, tugomba kugira ibyo twibaza kuri, tugashyiraho comment. Ibi bintu byo kuvuga ngo muceceke ngo follow ngo the process ngo trust process, shut the fuck, muceceke ari mwebwe aho. Do not tell the victims ngo listen to me. Ntabwo mufite uburenganzira bwo kutubwira ngo oya ngo mubikora uku ni mugenda uku. Ntabwo ariko bigenda, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo turi abana bato, ibi bintu tubimazemo imyaka, byatugizeho ingaruka, bitugira abangaye, bifiteho amakuru, twabibayemo, tubikuriramo, turabyonka, biradukuza, bidusiga bamwe turi imfubyi, abandi basigara ukundi. So iyo rero hano haje ko show de la folie, umuntu akaza akavuga ati oya bikore guri, hanyuma njya mbibaza nkavuga muri muratekereza mufite mu mutwe hazima ku buryo kuza nkabaza nti bishoboka bite Kabila wangaje General Laura akaba yaraheze ishyanga ashobora kuza akajya mu basore be cyangwa akaza mu bantu batangiranye nawe undi ari ishyanga tutazi amakuru ye? Ati wowe uri gushaka kuyobya abantu, uri muzima, mwampaye akazi ko kuyobora abantu. So ibi ngibi ntabwo mujye mureka gucecekesha abantu. Let people speak their mind, nuko bumva ibintu. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo turi abana bato, twarakuze especially twabonye platform zo kuvugiraho ku buryo umuntu ashobora kuvuga. Ariko reka mbibutse ko mu mivugire yacu tuzi ibyo tuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga, tuzi ibyo guha public n'ibyo tutagomba guha public. Ntabwo ikintu gishobora kubangamira Koze, ikintu gishobora kubangamira abo bayobozi bari kuri tele, ntabwo nakivana mu kanwa mu kivugire. Urukumva? Ntabwo nshobora. So ni birebire ibyibi ngibi, ariko dutegereje ko Kabila avuga. Kabila nyamara kuza kuvuga, mbibutse ko hari ikintu ibi bintu iyo tubivuga ntabwo turabajishenzi, tuba tuzi ibijya mbere. Ntabwo kugeza amasaha nubwo twavuze ejo bundi mukavuga ngo ntabwo bishoboka, ariko ntabwo turasobanukirwa impamvu AFC itigeze igira president,
bamwe bati ntabwo akenewe, ariko twaje mu bantu batuganije twabonye ko yari akenewe. Ese ni Kabila wari utegereje kuzayibera umuyobozi? Icyo ni icya mbere. Turi kumwe, hari ibintu byinshi cyane byagiye biba pending, tukibaza impamvu bitari kuba, ariko byose birakubera impamvu. Aba bayobozi bari abantu bari smart, bafite uburyo babikora n'impamvu babiteguye gutya. Hanyuma ko Kabila yaje, Kabila ko yaje agasanga nanga mu minsi mikeya yari ishize yari yaratangiye gupreachinga ko ni mwendereyo, ni marato moja kwa moja mpaka Kinshasa. My question is, ubu ngubu twerekeye Kinshasa, ndimo ndababaza, muze kunsobanurira ubu twerekeye Kinshasa. No, at my side no. No, Mm. niko ubibona. So nabandi muraza kumbwira, so nuvuga ngo niba ari ukwerekera Kinshasa, tugomba kwibaza ibibazo byinshi, ariko tureke noneho no kwibaza ibyo bibazo. Uyu mugabo Kabila n'abantu be, ntabwo njye mbara Kabila nta na gato bro, ntabwo njye mbara Kabila na gato, kuko Kabila ntabwo yaje nk'ikivejuru, nta nubwo abyitse mu gitondo ngo yisanga ari muri M23 oya, cyangwa AFC. No, Kabila afite uburyo yajemo, buri wese ushaka kubumenya ubwo yadiginga akabumenya. Turi kugise ntegereje umunsi uri kumbera nk'icyumweru, ndashaka kureba ejo ni umunsi bavuze inama niziba ko okay ubuyobozi bumeze gutya, ibintu bimeze gutya, kuko ntabwo bizahora gutya. Ntekereza ko niba bitazamuri iyi minsi 10, ubwo turategereza muri uko kwezi kwa gatandatu gushire. Umva, muri uko kwezi kwa gatandatu ntegereje nge nihaye kugera mu kwezi kwa karindwi. Kugera muri uko kwezi kwa karindwi ni izina ry'Imana tuza twamaze kumenya exactly what is going on. Nihaye aya mezi 2 tuza twaramaze kumenya ukuri ni ukuye kuri bintu, exactly what is going on. Niki kijya mbere. Ariko Godfather, abantu benshi bamaze kubimenya. Reka nkubwire, nubwo njye mvuze nk'ibyo ntekereza, nemera ko nk'umuyobozi cyangwa se perezida, ndavuga perezida atari vice president, ndavuga perezida wa M23 ariwe Bertrand Bisimwa, we ubwe yarahagurutse aravuga ngo ntidufite agenda cyangwa cahier de charge tugomba gutwara Kinshasa na rimwe, ahubwo icyo dufite ni kimwe, no kugenda tukajya gukuraho ubuyobozi. Kubukuraho rero ni uku nguko, either nuko bashobora kuzaherekeza Kabila, niko mbitekereza, bashobora kuzamuherekeza bakajya gukuraho ubuyobozi, hanyuma Kabila niba azaba umuyobozi simbizi, ariko este ya Congo iri mu maboko ya M23, nuko nguko njye bibara, iri mu maboko ya M23. Yego. So wowe ukumva ko tugiye kujya noneho iriya gahunda ya federalisme yo izahita ikomeza, izabaho. Iriya ntayihari, igihugu bagiye kugicamo. Reka nkubwize uko, reka mbivuge, igihugu kiracikamo. Ngewe reka nkubwire, igihugu kigiye gucikamo. Igihugu kigiye gucikamo, kandi baragicamo ubumoroso butatu cyangwa se ibice bitatu. Harimo Sud Kivu, Nord Kivu na Manyema. Ibindi bice bindi ni by'abananga n'aba Kabila n'abandi nk'ibyo ngibyo. Nuko nguko njye mbibona. Urakoze. Noneho mvuze ibyo natekerezaga. Wamumanuye? Namumanuye. Namanuke gatuza ibintu bikunda sinjya nabyiha. Ariko menya atari wari kuvuga hari. Nundi uri kuvuga mumanure. Oya, namumanuye. Urakoze cyane. So reka mbabwire ikintu kimwe. Turi kumwe, nababwiye ko ntabwo ngewe according maybe no kudiginga even the information, kandi namwe ntabwo muri abana bato. Reka mbabwire, iyi ntambara ntabwo mbere yuko tujya tubitekerezaho tugomba kujya dusubira inyuma. Reka duhereje ubundi aba bagabo bahaguruka, reka ibindi byose tubyirengagize, kuko iyo dusubiye inyuma muratubwira ngo ngo urabona ngo yangwa ibyahise. Never. Ntabwo Kabila ari umuntu byonyine. Nabisobanura nte? Nabivuga mu buhe buryo? Nabivuga mu buhe buryo? Harya ngo ni inzira za politiki. So ntabwo mfitemo n'uburyo nabisobanuramo. Ntabwo Kabila nababwiye, njya mbibabwira ntimunyumve, ariko nkababwira ngo hari Kabila uyu waje mwabonye, ariko tugomba kureba tape par etape. Kabila yaje ate? Kabila yagombaga kuza. Ngiye kubaha story y'ukuntu Kabila yavuye mu gihugu muri Congo. Buriya Kabila yavuye iwe, ko se ibingibi biri ngombwa cyane, ko nanjye njya nkajya kuvuga n'ibitari ngombwa kuvuga. Ntabwo ari byo. N'umuntu ushobora kuguhamagara avuga ati ko se uyu nguyu we reka ndekeraho. Ntabwo ari ngombwa igihe tubivuga. Ntabwo ari ngombwa, it's not necessary. Turi kumwe mu bijabo nibyo, hari aho ugira nyine hari ibyo ubona kuvuga ati sibyo biri ngombwa, sometimes ugaceceka.
we bimeze bite se? uraho urakomeye. Kahise Mm, aheza mbasuhuze. mm, Natanga igitekerezo nje yuko numva sero neza uri kubaza ati ese iki kigiye gukurikiraho. mm, Ibyo byibuze ngendera uz'abayobozi bacu batubwire. Sinzi niba mm. wibuka ko Kone Nanga yavuze ko gahunda ari Kinshasa, Yego, urabyibuka? yego. Aho rero njewe niho mpagaze kuba Kabila yaje, ndabiheza ayandi manota yiyongera kuyo nari narabihaye igihe Kone Nanga yavuga ati Gisegeti tuzamugeraho tuzakandagira aho ari. Ico ni kimwe ariko kandi nkongera kagendera ku busesenguzi bw'abanyabwenge ubushize. Nakurikiranye ubusesenguzi bwa Mugabe, ndagira ngo twari kumwe mu kiganiro nawe avuga ati gahunda ni ugukuraho ubutegetsi bubi, hanyuma gusa amasezerano ya CNDP cyangwa se ibyo M23 irwanira byo bigomba kuzubahirizwa 100%. So mu magambo makeya ntagiye kure, ndumva ahariho njewe mpagaze kuri ubu. Gahunda ni Kinshasa, dutegereje icyo Perezida Kabila avuga, ariko dushingiye kuzo Colonel Nanga yavuze, ibyo tubona n'amaso yacu, gahunda ni ukubanza gukuraho ubutegetsi bubi, ibindi ni inyongera kubizakurikiraho nyuma yo gukuraho leta y'abicanyi, leta mbi. Murakoze cyane. Urakoze. Rero urabona uko uvuze mu bijabo, ndashaka abantu mutumva point ya Godfather ahangaha mu ntega amatwi mu nyumvi. Bivuze ngo tugiye gufata Kabila tujyane nawe Kinshasa, niba mbumvishe neza, kujya kuvanaho ubutegetsi bubi. Siko bimeze? Nibyo narabishyigikiye. Harya Kabila ugiye kuvanaho ubutegetsi bubi, ubwe bwari bwaratubereye bwiza. Tugiye kuvanaho ubutegetsi bubi busimburwe n'ubwiza. Yego, ubuzajyaho buzaba bwiza ko twabigizemo uruhare kandi natwe tuburimo ba victim. Turi kumwe? Kuko nta Kabila nta giseke. Ndavuga mu butegetsi no kuyobora. Mu miyoborere nta Kabila nta giseke. Kabila yadutreatinze worse more than even this guy uyu nguyu giseke. None Kabila yamaze guhinduka Paulo, ntabwo akiri Saulo. Ahangaha rero ku bantu mutanyumva, urabona ukuntu barabagabo bamugaragiye muri iriya foto, muri ariya mafoto wabibonye? yego Uzi iyo byagendaga gutya. Turi kumwe? Ahanga muri Goma no mu bice biyobowe na AS barasibo bakizigeza muri politike dufite aya masaha none. Reka tubivuge gutyo, sibo bayobozi. yego Niba ari kugenda kujya kuvanaho ubutegetsi, siko bimeze. Muri ubwo butegetsi abagabo bazaba bameze nk'uko bameze uko nguko, nta gihindutse. Kumvikana ari ibyo ngibyo, ariko bizagenda twacyurira uko byahinduka byose, ndetse solution igashakwa. Kuko ndatekereza ko uko aya masaha niba uko turi kubareba gutya, ariko bizakomeza bagafata imyanzuro hamwe, bagakora ibintu hamwe. Turi kumwe? Ariko bagenda ni Kinshasa bikazagenda uko bafata imyanzuro yo kurandura iyi ideology yo kudutsema no kutumara. Ariko ntabwo ndi gukoresha negativity. Ibi ngibi kubivuga abantu ntabwo bajye babyumva, barumva ngo ni negative, bona ko abantu badatekereza. No, twumvikana. naringize ngo wenda nkunganira akantu gatoya. Ego, Wibuke ko ni politike. Uriya Kabila wakiriwe hariya, ushatse wavuga ngo ntabwo ari wa Kabila, kuko nitugendera ku byo uvuga ate se wa Kabila wari uyoboye utaragize ibintu tugeraho, siwe uyu nguyu, aho ngaho waba wibeshe cyane. Impamvu nyine nawe wibaze impamvu Kabila ariwe wimye M23 ibyo yari ishakaga, ariko uyu munsi M23 niyo yamwakiriye. kuko utabona ko hari impinduka zikomeye mu bijabo. aho ngaho rero Reka mubaze mu bijabo, s'il vous plaît. Mu bijabo ntabwo M23 irema umutima, icyo cyo tubyumvikana. Ntabwo irema umutima, na Kabila nawe ntabwo ufite microscope ushobora kumureberamo uvuge ibyo ari byose. Uyu muntu yarahindutse, ntabwo ari uwa mbere. Ahubwo ugomba kwibaza, are we strong enough? Twebwe ubwacu duhagaze dute? Urumva? Nicyo kigomba kubakirwa kaho cyane. Icyo ngicyo sukananga, we are strong than you think. Urumva? Voilà. So, Nicyo rero tugomba kugendera. Icyahamagaye rero ikintu abantu aho uzusigiriza umuntu ibyo ngibyo ntabwo tumusigiriza, urumva? Ahubwo nyine kikwereka imbaraga zacu. Ibaze wa Kabila twe dusanzwe tuzi uyu munsi kubaje muri Goma, so nicyo kwereka ko dufite imbaraga kandi nico dukora tukizi. Hariho n'ivyo Godfather numvishe yibaza aravuga ati se kuki dutangira tutagize president, nuko hari impinduka zabayemo.
mu gihe mu bijabo ivya kera gatoya, mu gihe ivya kera vyarazaga ni ivya runaka na runaka bikagenda bikamara igihe gitoya bigashira, ariko ivy'uyu munsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi urashobora no kutamenya nyiri iyi kozi, kuko na Kabila kugeza ubu ngubu ntabwo turabona ko ari we waje kuyobora revolution, nshaka wenda reka mvuge gutyo, kimwe n'uko yayiyobora. So, ibi ni ibintu bibereka ko mu by'ukuri abantu bagomba kureka ubwoba. Dufite abantu baba bakora ibintu neza mu buryo bwiza babitekerejeho, naho imbaraga zo gutekereza imbaraga dufite zarahamagaye nanga n'abandi uyu munsi zikaba zahamagaye Kabila na Moise Nyarugabo. So, ibyo ngibyo rero tekereza ko mu by'ukuri abantu bareka impungenge, niko mbyumva. iryo ni ryo kosa. Ikibazo rero ikintu njya namwe urimo kumva ibintu byose muhita mubigira impungenge. That's the big problem you have. Ntabwo ari impungenge abantu baba bafite. Kuki wumva ko abantu bafite impungenge ari impungenge ziki? No, we speak what we see. Ibiri ahangaha bigaragarira amaso n'ibyo tureba. Ntawe ufite impungenge. Ntawe ufite impungenge. Ikindi kintu gikomeye nani mu bijabo, sibyo? Hari igihe nibaza nkanashaka objectif yanyu na papa yanyu nkisha kavuga ati okay, nshobora kuba ari ngiyewe kiwerewe nkaba ko ndi kubabwira mu kanya mvuga nkira space yura mu jene numvisha imeze nk'ibaza kavuga nanjye nuko mba ndi kumvikana nabibateragamo blague, ariko namwe hari genza nkakwibazaho nkavuga tuze ibyo ndi kuvuga ibyo niba dushobora kuza ahangaha izi space dukora objectif cyo tunamenye na objectif izo space dukora turashaka iki, niba turuganira n'abantu nk'umuntu mushya uje ahangaha arumva iki, aratwara iki, aratora iki, siko bimeze, niko bigomba kugenda. So ntabwo iyo uje hano ukumva ko abantu bagomba kugira impungenge. No, ntabwo ari impungenge. Cyo tuba tuvuga nuko tugendeye ku byo tubona n'ibiriho. Uravuga Kabila, reka tugaruke kuri Kabila. Kuza kwa Kabila ntabwo tugenda muri negativity, keretse iyo utarebye space za mbere tukimara kumenya. Ninjye muntu wazanye tweet ya mbere mbabwira nawe ubyibuka, nuzi ko mwatse havuga ko Kabila agiye kuvuga, murabyibuka? You remember? Mujye kuri account yanjye yafunzwe, ndavuga Kabila agiye kuza kuvuga, mugiye kubona account ya Kabila ko umuntu yarambwiye ko agiye kuvugira kuri ko agiye gufungura account ya Twitter, nubwo haje gufungurwamo fake account itari yuriya muntu avuga ko atari uyikoresha. Nta cyumweru cyashize Kabila aravuga, nari umuntu yarambwiye ko Kabila agiye gushonga, agiye gusohoka haza akavuga mu myaka yose yari ishize. Ndavuga nti biri serious. Aravuga ati kandi binarebye n'abashaka kujoininga. Ndavuga ati ibyo bintu birashoboka. Niba ari mu bantu bashimishijwe no kuza kwa Kabila no kujoininga, yari insinzi ikomeye kuri twe, kandi mwese turabyemeranyaho n'umuntu udatekereza arabizi neza ko kuza kwa Kabila byonyine agakandagiza ikirenge muri area ya Makere yari insinzi n'ikintu nakwita kimeze nk'impanda. Ibi ngibi ku bantu hata kipofu anaweza kaelewa. Yari insinzi, cyari igitego dutsinze ku ruhando mpuzamahanga. Turi kumwe as a former president waturwanyije igihe kirekire, turi kumwe atwita warugaruga, atwita abanyamahanga ko ashobora kuza noneho akaza, kuko ntabwo ushobora kujoininga abantu utemera ibyo bakora cyangwa utazi ko barwanira ukuri. Yaba yisuzuguje kandi aya masabwa ko aje gutabara igihugu. So iki ngiki yari insinzi, kandi mwese mwarabibonye, twanabikoreye na space, turashima cyane, turabyina, murabizi cyane, kugeza gihe twageze ari breaking news. Ibyo turabireba, ntabwo ari uko tutaje dukotaringa kuri iyo kote ya politike muba muvuga, ariko noneho amateka ntabwo dushobora kuyasiga inyuma ngo twibagirwe ahahise. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Turi kumwe. Ese gambaze kuki umuntu ajya gushaka akazi bakareba background check y'uwo muntu, bakareba hahise? Kubera iki habaho kureba background check? Wajya mu kazi, wajya kuwereza akazi runaka, kuki habaho background check? Background check ntabwo ishobora kuvaho. Umuntu agirwa n'ahahise he. Ibikorwa by'umuntu nibyo bimuranga, ibyo yakoze nibyo arimo nibyo bimuranga. Niyo mpamvu igiye kureba niba udafite criminal record. Kuki si umuntu aba ari muzima yararekuwe ariko afite criminal record, hari badashobora gukora, hari badashobora gukora bitewe n'ubusembwa yagize cyangwa n'ibyo yakoze ibyaranze ubuzima bwe. Ntabwo ibyaranze ubuzima bwe abantu bashobora kwishyiraho comment. Impamvu tuvuga aya masaha havuga ngo turashaka, kuko nawe mbasobanuriye, wowe mu bijabo bisobanuye neza, urambwira uti ugendeye nta kibazo suka, nta kibazo, it's okay, anytime I'm here, uragaruka unsange. So tukavuga tuti niba kugeza aya masaha mu bijabo ukavuga ati ugendeye ku itangazo rya Bertrand ko nta mpapuro zo kugikinsha sabwo kujya kuvanaho ubutegetsi, bivuze ngo uru rugendo rikutowa baraza baragenda no kugeza uvuga ngo ni intambara no kurwana. So iyi marato imeze nk'ijya Gagomeres ya Alexandre de Gaulle yagiye iriya marato, tukongera gukora marato yerekera Kinshasa. Uko mwabonye bano bagabo bahagaze muri iriya foto, mwababonye, mwabitegereje muri barabagabo, mwababonye uko bahagaze muri iriya foto hariya.
bazagende kuriya bubake leta nshya niba izavaho kuriya, bafata ibyemezo kuriya, turi kumwe. Ariko ibingibi byo kujya tugenda twagerayo twaba twinjiye mu marembo y'ikincaza abantu bakaba anonymous bagahita bazimira tukayoberwa abantu ikibamize, turi kumwe, cyangwa ijambo ryabo rikarangira na rebellion. Ibyo ngibyo rero ibyo mvuga nti twaba turi gukamira mu kitoze. Aho ngaho niho mvuga abantu ntibashake kubyumva. Okay, Kabila njyewe nababwiye ko mufata nk'imbunda y'umusada, ntabwo ndibwo ngire kubisubiramo nabivuze igihe kirekire. Mufata nk'imbunda y'umusada, ntegereje, nababwiye ngo meze nk'umuntu uri ku gise, ntegereje kureba niba inama no kwanosinga aba bantu biraza kugenda gute. The people told me yarambye 10 days, ariko nge nihaye amezi 2, nihaye ukwezi kwa 6 n'ukwezi kwa 7. Nibwo tuzamenya muelekeo, nubwo mvuga ngo mwamaze kumenya, ariko tuzamenya nibamara kubaka inzego ND3, nibwo tuzabimenya. Either zizakomeza uko zimeze, Kabila aceceka, nabyo birashoboka, aceceka abe hariya, abe nk'umunyacyubahiro urimo hariya ushobora kujya inama no gukora ibindi akora, ariko acecetse kuriya. Ibyo birashoboka, tugendeye kuri byashoboka biramutse bibaye ari amakuru Oswa Kim yaduhaye ariyo. Hari ibihugu bishobora kubwira uyu mugabo akegura, Kabila akabateganya kujya kuyobora inzira cyuho, kuko nacyo kintu barakitubwiye kandi kira making sense. Niba bishoboka rero bakabashira gushyiraho igitutu gisegeti, akaba ashobora kwegura, noneho Kabila akayobora inzira cyuho nkuko byavuze uramugabo bitubwiye. Bira bintu bishobotse, Kabila azakomeza gushika, ntabwo azigera, ndatekereza muri iyi coalition atazigera agira icyo ahagararira cyangwa ashinzwe. Birashoboka nabyo, ariko niba atari uko, bivuze ngo makuru dufite yandi yuko mu minsi mike bazagaragaza uko inzego zihagaze muri iki kintu gishyashya, tuzamenya what is going on. Ahangaha rero ibindi navuga hangana abandi kwibaraguza, twaba turi kwibaraguza. Niba icyo kintu kidashoboka Oswa Kim yatubwiye, bikaba ngombwa ko hagiye kujyaho inzego nshyashya, bagiye kubaka ikintu kinini, inzego nshyashya, alafu mjia ikabani kuelekea Kinshasa, yaba iy'ibiganiro yaba iy'amasasu, akaba ari ukugenda. Ariko uyu mugabo afite lore ahagarariye, bro, nzongera gushyiraho comment cyangwa tuzashyiraho comment. Iki kintu barangije kugishyiraho, nibwo tuzabimenya. Ariko reka nkubwire, ngiye kubabwira iki kintu. Kabila narababwiye kuri space turaza tukavuga just the basic, ariko tugiye kuvuga one by one kuri ibi bintu. Twasaba dufite questions one by one. Kabila yaje ate? Kabila ageze hariya ate? Eske izo lobbying zakozwe zite? Gute bya ND3? It can be something else. So dutegereze aya mezi 2 ashire. Nge ni aya mezi 2 muri uko kwa 7, kuko ugiye kureba mu bantu bose bitwa ngo badiginga information according kuri iyi ntambara yiwacu, barakubwira ko uko kwezi kwa 6 kugiye gusiga gushyizeho umucyo. Apana kuko abayobozi bo barabizi n'abatuyobora barabizi, ariko baratubwira ko kwezi kwa 6 kugiye gushyiraho image n'umucyo kuba generwa bikorwa, aribwo twebwe aba followers, twebwe dukurikira cyangwa dufite duhanze amaso kuri iyi ntambara, inaduteye amatsiko. Tuzayimenya muri kwa 6 nibwo tuzabimenya. So eske Kabila araza kuvuga cyangwa ni rumazi? Kabila naza kuvuga ijambo ryazaba ari irihe imbere y'itangazamakuru? Ndaritegereje. So mu bijabo nuko bimeze, ngiye nuko mbyumva, nibwo tuzasobanukirwa niba iyi ntambara izakomeza cyangwa niba iyi ntambara izakora ari izarangirira mu biganiro. Ngayo nguko nuko bimeze. Ariko uwagira ikindi kintu, ibindi bintu avuga nonaha tugitegereje, ndakurahiye da. Wapfa wenda jakano navuga guheza abandi impinduka zo utekereza ko impinduka zitazabaho, yaba yibeshe cyane, kuko ntabwo tuzabona abantu biyunga, nimba navuga kuri koze yacu cyangwa se baza kwifatanya natwe cyangwa se na AFC, numara ngo uvuge impinduka ntizizabaho, kuko no kwibesha, ahubwo impinduka zo zigomba kubaho cyane. Icyo ni kimwe. Ikindi cyo kuvuga ngo ibiganiro nibyo bishobora kurangira mu biganiro, kimwe nuko bitorangirira mu biganiro, kimwe nuko AFC intambara yaba yari kurangirira mu biganiro na mbere yuko Kabila aza, kuko Kabila yaje asanga bari mu biganiro,
kimwe n'uko zarangizwa n'intambara ibyo byo sintekereza ko bizahindurwa na Kabila ahubwo bizahindurwa n'ibiganiro yaje asanga bihari n'uko Gisegeta ashobora kuzitwara muri ibi biganiro baheza abandi amagambo ibyo bidahuje ndashaka kubaza mbere yuko mpereza abandi ijambo ndashaka kubaza n'undi wari wese ushobora kunsubiza kino kibazo ansubize ndashaka kubaza eske iki kibazo cyacu kugira ngo kibonerwe umusubizo ni uko guverinoma igomba kuvaho ubutegetsi bugomba guhirikwa ndashaka kunsubize byombi njye navuga ngo byombi mu gihe leta yemeye gukora ibyo twisaba mu gihe leta yemeye gukora ibyo twisaba ikibazo cyacu cyarangira kandi ibyanze ubutegetsi bukavaho hakajaho ubundi noneho bwasubiza ikibazo cyacu cyangwa se bwakemura ikibazo cyacu nabwo cyakemuka so solution kiriho kubera kuko leta yavaho ahubwo icyo tugomba gutekereza ni uko leta yanze kubikemura birinze bigera ahangaha atari uko byari bigoye gukemuka atari uko M23 FC banze kuganira ahubwo nuko nta bushake leta iriho yagaragaje mu gukemura ibibazo byacu urakoze cyane so hagati aho ngaho niba ariko ubibona aho sebo turi kumwe ariko ntekereza ko tuzamenya niba intambara izarangizwa n'amasasu cyangwa izarangizwa n'ibiganiro uyu mugabo navuga ejo bundi reka tubitegereze turebe ntabwo iminsi 10 ari myinshi cyangwa n'aya mezi reka dutegereze muri uko wa gatandatu kuko everybody saying ko muri uko wa gatandatu aribwo tuzabona ingaruka cyangwa aribwo tuzabona impinduka ndetse n'amagambo I mean n'abagenerwa bikorwa aribwo tuzamenya exactly ni ishusho y'urugendo rugiye gutangira reka dufate wamanitse ikiganza Mikenke wiriwe uraho uramuzi mu bijabo iyi Mikenke ya ndamuzi ko atavuga so uramanitse ikiganza twirwaneho urahari Yego ndari Godfather. wiriwe Biriwe neza. amakuru Amahoro turashima namwe. yambu cyane yambu Ya ndagushimiye ku kiganiro wateguje kandi ntabaye muremure nshimiye kuco urangirije uvuze ngo reka twihe igihe kingana n'amezi 2 turebe ikija mbere. Icyo ni igitekerezo cy'ubwenge cy'abasaje kuko tugiye tugendera ku byo nagiye mbona kuva ejo bundi n'ejo ngo amafoto ngo ifoto ngo iyi ngo abantu bagaragaye gutya ngo bimeze gutya uyu munsi ngo bagaragaye gutya ngo bimeze gutya ibyo ni ariko ukuri ntabwo guciye mu ijambo kamubaza ikintu kimwe my brother Mm, mu by'ukuri reka mbabaze ubwo niba ubwo ufata umwanya siko bimeze mm. ukajya gusubiza abantu bavuze ku ifoto noneho na mbere se ntabwo ureba umuntu wavuze kuri iyo foto okay niba abantu bashobora gufata umwanya w'amasaha bari kuvuga ngo ku ifoto noneho nabonye biriya bigoryi biri kuvuga ngo nta bantu barahagarariye Makenga one babarira wumve vrema babarira wumve izo analyse hanyuma abo bantu mukabataho umwanya komeza ijambo ryawe bariyerekana n'abasazi ni ukuri ntitwovuga ngo kubataho umwanya cyangwa kubavugaho ngo ni ikibazo kuko baba bavuga babwira abantu bumva kandi muri ba bantu bose abantu babumva siko bose banganya umutima wo gutekereza kugera kure. Hari abashobora kuba batekereza kugera hafi bakumva nyine ibyo bavuga ko petetre bifite ishingiro. Nicyo gituma njyewe ku bwanjye ntekereza ko kubwira abantu ko nk'uko uvuze twihe igihe kingana n'amezi 2 turebe ikija mbere. Icyo ni igitekerezo kiri très sage. Ariko kuvuga ngo twabonye ifoto ngo runaka ngo none ngo bamutaye mu bishanga ejo ukamubona bicaranye n'uwavugaga ngo runaka none ngo ntiyahagaririwe ngo ntiyaserutse
ibyo ni ukuri ni ibitekerezo bipfuye. Ariko ikintu cyiza wari uvuze Godfather ni intsinzi iri ku ruhande rwa revolution bwo kubona former president Kabila aza akiyunga na koze yacu. aha hari ikintu rero uretse Bisanzwe gato aho ngaho niho ntemeranya namwe. Umuntu yahavuga, urimo kunyumva, ndakumva. bati no ntabwo utrustinga process muri bazima. Vuga former president and serial killer to our tribe. Ntabwo ushobora kubirengagiza. Kabila uyu uri kuvuga former president ntabwo ushobora kumuha ibyo byubahiro, ibyo byubahiro byaratumaze. Tubyumvikane. Ibyo ngibyo rero ndabyumva cyane. Aya masaha Kabila yamaze kureka kuba Sauli, yamaze kuba ninde wawe yaje yarahindutse yitwa nde? Nibo babaye Paul, ndabizi. Urakoze cyane. Aha ngaha ni mujya muhagera, mujye muhavuga. Kabila uje, ikindi cya kabiri, ntabwo Kabila yaje kubera icyajyanye Makenga, icyajyanye Makanika mu ishyamba, ntabwo aricyo cyajyanye Makenga, ntabwo aricyo cyazanye Kabila. Duhuje umwanzi, ntiduhuje ibibazo. Ibyo ngibyo tubivugaho. Ibi ngibyo bivuze ngo aya ngo angalia sasa. So ndashaka tujye tuvuga kuri Kabila. Nibyo twafashe space kuva ku space ya mbere, ndi mu bantu hano ba breaking news ko Kabila agiye kuza, abantu hano baranseka baravuga turi muzima. Kabila murabyibuka, mubisha uri mu bantu banyise umusazi. Uri hano uri mu bantu banyise umusazi ngo Kabila ngo ntabwo bishoboka. Ndakubwira next week Kabila agiye kuza, muraza kumubona, araza kuvuga. Wari unyishe hano, Kabila araza. Nakubwira Kabila uko yaje inama 3 yakoreye i Kampala kwa Museveni, iminsi yahuye na Bertrand Bisimwa na Nanga, kugezana nakubwira n'amagambo y'icyizere anagaragaza ko Kabila yari determine kuza. Kabila Kampala yabwiye Bertrand Bisimwa, Monsieur Président camarade, sinzi uko icyo kintu. nakubaza akantu gatoyo uhita ukomeza. Manza uretse gato, oya kugira ngo ukomeze. Ihangane gato. Inama yagiranye ahura na bwa mbere na Bertrand, nibwo nagize ikibazo ndavuga ati uyu mugabo agomba kuza. Yabwiye Bertrand, abahamagara si former president ntiyubashwe, ahamagara Bertrand amwita Monsieur Président camarade. So umuntu niba deja nuko yari amaze gukonfirma ko ni president wa M23 and he active cyangwa arabyemera, aranabelivinga. So niho nabonye ko Kabila he's coming. Mwese ibintu bwa mbere mbivuze, nubwo mbere babigiriye anga, nta ari byo umuntu atagomba kuvugira na rega. Ça fait longtemps bahurira Kampala. So ibingibi ninkubwira ibingibi mu bijabo, ndi mu bantu nkimara kunavuga ati birashoboka ko Kabila yaza, igihe kiragera araza. Ariko kuza kwa Kabila n'abakoze lobbying yo kumuzana, ibingibi byose tuba twibaza, barabyibajije. Ariko it doesn't take our right yo questioninga nkatwe simple individu nk'abantu basanzwe. Uyu Kabila uje ni muntu ki? Kuvuga kuri Kabila uje ngo ni muntu ki? Uko muvuga ngo he's a former president, tukavuga ibyiza bye, tukavuga imbaraga afite, tukavuga ubushobozi, tukavuga ibyiza tuzaniye, ntabwo ari uguca nk'amabere no kuvuga kuwo ari we kuri pose negative, kuri kote negative kuri twe. Ntabwo ari bibi. Simbye, yes, we trust the process, tukayitrustinga nibyo. Ariyo mpamvu nagiye kure mu bijombe yo kumbaza, njya kure ndavuga nti nibyo, uyu mugabo afite imbaraga z'umurengera, nibyo. Ariko according n'ibyo yadukoreye, harya ngo kuko yaje gukorana natwe ndetse kuvuga ko yatwishe, my friend, njya nzano nkavuga Wanyemerera Godfather ngakomeza gusoza hanyuma mu ndaje nguha ijambo gati hangane, ndaje uhite uravuga. Uretse nawe njya nzano ngashira amanga nkavuga nti nzababazwa no kubona rwarakabije ashizemo umwuka ataryojwe, abantu baciciye mudende hari mu gihugu. Nabajije muzeti Tano Rutarimara, ndamubaza nti hakurwa iki kugira ngo uramuga ko yatumariye abantu, aravuga ati nimuze mu murege yitaba inkiko azabazwa ibyo yakoze. So ntabwo umuntu kuba ari mu nzira nzima, ntabwo ari uguca nk'amabere kuvuga amateka ye mabi. S'il te plaît, twumvikane. Kuba Kabila yaje ntabwo ari uguca nk'amabere kuvuga ku mabi yadukoreye. Erega binashobotse nahari bakamubwira ati ariko yego his excellence, ariko ntabwo twibagiwe.
ntabwo twibagiwe nawe akajya kagendana kugira ngo atazabyongera ukundi. Rangiza hanyuma mu bijabo basabe akira poste kugira ngo uze gufata. Niko bimeze ntabwo abantu bacu bashize ari amatungo my friend n'abantu. So vuga hanyuma mu bijabo aze ahite komereza. urakoze cyane. Wari uvuze ku kintu cyo ko mvuze ngo former president, ntabwo nibeshe, is a former president. Niko kuri. Ikindi wari uvuzeho cyo kuba yarabaye former president bitavuze yuko atadukoreye ubugome, atatwisha, atagize gute. Ibyo rwose uwabyirengagiza yaba yirengagiza ukuri. Yaratwishe, yadukoreye ubugome bwose bushoboka. Ibyo turabyemezanyaho nawe, ariko kandi tunemezanyeho kuba yaradukoreye biriya byose, ariko uyu munsi akaza kutujoyininga atari twe tumujoyininze. Izo ni imbaraga, ni ikintu dukwiriye gushimira. Hanyuma yo kugishimira no kumwakira, noneho duprojecte kukija imbere. Ese bariya abantu bari kumwe, ibo n'abana ntibamuzi, ntibazi ibyo yakoze, bagarukanye uyu munsi babyibagiwe byose cyangwa barabizi? Nimba babizi bateganya iki? Nje ngatekereza nkavuga ngo ibi byose twibaza wenda tubiziho nka 80%, ariko bariya bari kumwe babizi 100%, donc kudusumba, kandi babyibazaho, bafite n'icyo babitekerezaho n'icyo babikozeho, kandi bafite icyo bazabikoraho, bari kubikoraho. Tubahe igihe, kuko wari ubivuze rwose, tubahe kuno kwezi kwa gatandatu mu kwa karindwi turebe baratuganisha he, ko nabo ari abababare nkatwe, ahubwo kudusumba, nababare kudusumba. Bagarukanye n'uwababaje ubwoko bwabo, baje basanga barya bababaje. Aho ndi twaha icyizere tukavuga ngo noneho ibintu biragenda neza. Aho ngaho rero cyo tumisinga point. Ureke kubyizera 100%. Uretse gato aho ngaho niho tumisinga point. Turi kumwe aha ngaha turaganira, urimo kunyumva, ariko hari abafata ibyemezo, hari n'abakora, kandi wibuke ko tuganira tukavuga ku byamaze gushyirwa mu bikorwa. Urimo kunyumva, baramurobinze, baramuzana, ari twe turavuga commentaire ntabwo ziyazibura. We are just make a comment. Turi kumwe ku buryo ibingibi kwishyiraho comment ntabwo ari ikintu kibi, ntabwo ari ikintu cy'uko abantu babitekereza. We trust the process, turanabizera, ariko ku rundi ruhande tukavuga tuti harya kubizera impungenge ntizibeho, sabutimbiri bwa shyamba. None kuvuga ngo ariko rero dufite impungenge, ariko ukavuga ati nyamara rero kundi rundi ruhande ati okay, barabiteguye kandi bimeze neza, we are okay by that. Turanabyumva kandi tukabyumva kandi trusting, ariko gushyiraho comment ntabwo ducinga amabere. Rangiza numve rwose kubikomantingaho ntabwo ari uguca inka amabere, kandi bituba tubivuga kugira ngo n'ababirimo batumve yuko icyo kintu tugifite impungenge. Turashima icyo bakoze kurobinga Kabila no kumuzana, kandi ntitwirengagije ikibi yadukoreye. Tubatezeho ikija mbere, ntitukibategeho. Imbaraga zakozwe mu kumurobinga no kumuzana ni imbaraga zikomeye. Ntibaza ko zishobora kuba zibagiwe deja icyakozwe ngo banategure icyo bagiye kujamo. Kabansoza ngushimira ngo nukuri gutanga igihe cy'amezi 2, iminsi 60 si myinshi, ariko kandi si mike. Tuzaba twabonye
icyo batuzaniye, ariko kuri ubu reka tucakirane amaboko yombi, kuko kwa Kabila nk'uko wari ubivuze ni imbunda y'umusada ntawoyinegirije, reka tuyakire, hanyuma iyo mbunda turebe icyo dukorera n'icyo abarashi bayo bayikoresha uko bayirasisha. Aya aha mezi abiri reka tuyihe, urakoze cyane. Abarashi bayo turebe uburyo bayirasisha. aha mu bijabo fata ijambo. Mu bijabo Okay. fata ijambo. Yeah, urakoze nje nashaka kukubaza wenda mbaza n'abandi. Ndahumye. Hari ikintu cyane cyane twebwe wenda abatutsi reka mvuge gutyo bo muri Kivu zombi, iyi koze yego ni iyacu, ariko ahantu ibintu bigeze Godfather twe kwirengagiza ko iki kibazo kikiri icy'abatutsi ahubwo n'icy'abanyekongo bose, kandi twarahemukiwe twarishwe, ariko aho tugeze ntekereza ko turimo dushakisha solution y'abanyekongo muri rusange. Kakubaza ati se ni gute twafatikanya twese n'abanyekongo gushakisha solution tutarebeye cyane ku ruhande rwacu, kuko iyo tuvuga numva rwose Godfather nanje n'undi tuvuga cyane tukibanda, ariko tukirengagiza ko igihugu cyose muri rusange gifite ibibazo. Ubutegetsi bubi bugomba kuvaho hakajaho ubutegetsi bwiza. Ese kuki turimita cyane ugasanga twirimise muri Noro Kivu, Sud Kivu, titube twareba muri rusange igihugu uburyo kiri mu kibazo, mu buryo na Kabila yaza n'undi wese yaza ikibazo cy'abatutsi kigakemuka, ariko n'abandi banyekongo bose dusangiye ibibazo, dusangiye umusaraba. Kuko ndushobora kunsobanurira uvuge ati nubwo dupfa, ariko intambara zibera muri Kivu zihitana n'ayandi moko, kandi izo zose ni ingaruka z'ubutegetsi bubi. Kuki tuba limite cyane? Wowe Godfather n'abandi wenda ubibona gute cyangwa se utekereza gute gukemura kino kibazo tukivuye imuzi, atari ukuvuga ngo nitwe twenyine gusa? Yego twarapfuye twarishwe, ariko aho ibintu bigeze ni ubutegetsi bwose. Hari ikintu rero, hari ikintu abantu urumva nyine, iyo umuntu yaje agatoragura deja ubwo buriya wanyumvishe nabi watekereza ko nanjye ndi muri abo bantu. Urimo kunyumva? Ariko sinzi impamvu muri space umuntu atoraguramo utuntu ashaka, wakabaye uzi identite mfite cyangwa n'uburyo mfata kino kibazo. Urimo kunyumva? Ntabwo wari wumva mvuga aha kakubwira ko iki kibazo solution n'abantu bashobora kwishakira iki kibazo, gushaka umuti w'iki kibazo. Reka tugaruke kuri abo ngabo, iyo minorite y'abatutsi bapfa. Nkumva ko umuti w'iki kibazo ugomba gushakwa n'abatutsi bonyine. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo bishoboka. Uretse natwe dufite tribu 450. Urimo kunyumva? Ntabwo mu Rwanda hari amoko abiri, ubwoko bumwe bwica ubundi. Ntabwo intambara yarwanywe n'ubwoko bumwe. Ntabwo abatutsi rero bafashe igihugu bonyine. Sinzi buri kunyumva? Ntabwo bishoboka. Hari umuntu wabivuze neza ejo bundi, ninde wabivuze? Ninde? Ni Mugabe ni Oswaki, sinzi umuntu wabivuze. I think ni Mugabe, twari tugomba muri space hano. Kanyarengwe ntabwo Kabila ari umu extremiste nkuko Kanyarengwe ko abishyizeho mu magambo. Mu mateka kera Kanyarengwe yagiye kurwana n'inyenzi muri za Bugesera, ziramufata zimukurura ku modoka, ziramufata zimufata amateka zimukurura ku modoka, umutwe urahara amini umusatsi urapfuka, umutwe uvaho kurya yahise agira n'uruhara. Mu magambo yaravuga ngo azongera, iyi niko bimeze. Kanyarengwe yari yaravuze ko azongera, yavuze ko azongera kubana n'abatutsi cyangwa atazongera kubura igihugu, sinzi ukuntu yabivuze, ngo ari uko yongere kumira umusatsi, kandi ntabwo umuntu ufite uruhara amira umusatsi. Sinzi uri kubyumva? Ntabwo yabaye chairman wa AFPRC. Ntabwo rero ngiyewe ndi macuwa ku buryo ngiyewe ntashobora gukoresha amarangamutima cyangwa ngo rwadusubira kwiyunga n'abatutsi. Urakoze kunyunganira. Uri icyo nshaka kukubwira nani mu bijabo? Tuvuye aho, ndashaka uretse gato, ndashaka kuguha urugero ngusobanurire. Ndashaka kukubwira ko ntabwo bishoboka na rimwe ko abatutsi muri Kongo bo bonyine nk'abo ku giti cyabo aribo bashobora
kurangiza iyi ideology bonyine badafatanyije n'abandi bantu. Nta munsi n'umwe twigeze tugira muri abantu bahagurutse ngo birwaneho, twigeze duhaguruka tudafite andi moko yumva akarengane kacu ngo aze dukorane nayo. Ndaguha ingero, fata muri RC dufate ba Wambati n'abandi bari bagitwaje dukorana. Sylvain Mbuki muri RCD nubwo yageze Kinshasa Kabila kamwica, none se Sylvain Mbuki yari umututsi mpora muvuga hano? Namuvandimwe wacu Sylvain Mbuki moninga nkamurira nkuko ndirira bazirayomba baguye za Kindu. Hari umunsi nakora space mvuga kuri aya mateka simbijemo Sylvain Mbuki. Sylvain Mbuki ni umuzayirwa. Sylvain Mbuki ntabwo ari umunyarwanda, nta n'ikinyarwanda yarazi. Uretse ko yakoreye training igabiro na ba General Laurent, ntabwo ari umunyarwanda, nta n'ikinyarwanda yavuga, ari umuzayirwa. Turi kumwe, ariko yarahagurutse ararwana, ndetse iyo ideology yarageze Kinshasa Kabila uyu nguyu yamuhubura arapfa. N'abandi nakubwira, urimo kunyumva mu bantu ndirira buri munsi. Lieutenant Colonel Antoine ni umushi, yaguye igoma nyina Vibugamba ibukavuza kumushingura muri intambara ya M23 wa Patient. Lieutenant Colonel yarishwe. Nakubwira amagana n'amagana y'abana b'abakongomani bamaze kugwa muri intambara, kandi bari ku ruhande rwacu banga karengane kudukorerwa. Tugerageze rero twumvikane, kiretse ikigoryi nicyo gishobora kuza kikumva ko nani twebwe nkatwe ariko tuzarangiza iki kibazo cyangwa kwita cyacu. Ntabwo bibaho. Ex governor wa ntuza wa Sud Kivu Patient Mwendanga, ntabwo mumuzi? Abantu bo mu 2000 I think baramuzi, muri za 2004 nibo we za 2000 gutyo yari nani, yarahagurutse ava muri ibyo byose araza adusanga asanga abajene mu ishyamba, yarasapotinze koze. Turi kumwe, kiretse umuntu utabizi. Buri munsi iyo mvuze hanga dukoze space ndagenda nkababarira, nkabatwara nkabajyana muri turi, nkabajyana mu Barendu, nkabazanira bangujoro, nkabazanira abajenali Gakolere Egre atarapfa n'abandi naguhereza amazina menshi cyane. Abantu baruriraga bakava za Kisangani bakaza. So ntabwo believe ko ngo ndebere ishusho. Wansubije Godfather. Nagusubije, reka nzisubirize. Okay, Wansubije gusa nkunda kugira ubwenge bwinshi. Wasubije kandi wasubije neza. Ubwo rero ari uko tuvyumva, abantu nitureke kuba ari imiti. Igitekerezo canje nitureke kuba ari imite, yego tugaragaza impungenge zacu, ariko to moving forward. Umva Twibuke unigani kuko nkari, reka nze gusobanurira gato cyane no muri extremisme. Mubijabo kangarure muri extremisme noneho yacu, siko bimeze. Nyiri mupfu ni ufata hanuka. Turi kumwe? Urimo kunyuma, fungura mike yawe. Fungura mike. Ndakumva Nyiri cyane. umupfu niwe ufata ahanuka. Yego. Abangaba nkubwiye nayo mazina ndi gutondagura, urimo kunyumva? Ndaguhereza urugero, ngiye kuguhereza urugero rumwe, sibyo? Dufite uwo bita ngiye kuguhereza, ndakoresha amazina ndatekereza nta kibazo. Muri abo bajene ndi kukubwira babanaga baje harabakihamira bakabana natwe. Antoine yarasigaye, urimo kunyumva? Antoine yarasigaye. Abo bapasiye barasigara, abo ngabo nakubwira bapfuye bamaze babiguyemo barapfa. Murumuna wabo babanaga magara ku magara bamwita Chubaka, urukunyumva? Igihe cyo kwintegra yari yentegeye, ubu ngo baratuje n'umusirikare muri leta usimwambiye, nta n'uwamutunga urutoki, nta kibazo afite na kimwe. Turi kumwe? Abo yentegeye nabo bamwe ba victime, bamwe barisha abandi baratoroka. Sinaturi kubyumvikana. Hanyuma bakuru be na bagenzi be banze kurekura, bagumanye natwe. Sinzi uri kubyumva, twaragumanye. Ndashaka kubwira nkubwire ngo impamvu ngira ngo nyiri mupfu ni ufata hanuka, nuko abangaba aba bavandimwe bacu, sibyo, bazanwa n'umutima no kwanga karengane, bakaza kurwanya ko karengane bagafatanya natwe. Siko bimeze? Hakaba mwe natwe tudafite amahitamo, twebwe tudafite amahitamo, ba victime bicwa kube bitewe abo ari bo. Urimo kunyumva? Baza nta yandi mahitamo uretse kwirwanaho. Iri jambo ryo kwirwanaho ndarikunda cyane, kuko rivuze ibintu byinshi. Sinzi muri kunyumva. So urumva ko n'abantu babiri batandukanye, twese turabakongomani, ariko uyu we yaje. Ndaguhereza urugero. Ntabwo ndashaka kugira ngo dushyireho realite.
Bertrand nk'umushi umutima we umenetse yanze kubona abantu barengana turi kumwe nawe, ariko ibi nabivuyemo akagenda akicara Bukavu ntamutunga urutoki, yaje Kinshasa agatuza ntamutunga urutoki, ariko ntabwo Kanyiki yagenda ngo yicare Bukavu agira insecurity. Sese turi kubyumvikana, ariko Bertrand yatanze ubuzima bwe abujyana munsi ya za drone, ubuzima bwarabutanga. Ugerageze kunyumva, turi kumwe cyane. so icyo cyatse kukubwira ni iki ngiki rero, kuna wasujya tugarutse aha nicyo nakomojeho ejo mvuga ku rugendo rwa Kabila. Urimo kunyumva? Ndavuga nti ba nyiri umupfu ntabwo ngewe nzabemerera hano, tubyumvikane aha ngaha, kuko urashaka kukigira ikibazo, urashaka kugira nationale. Yego reka tugire nationale kuko n'abandi bakongomani ntabwo babayeho nabi, turi kumwe, ariko nzakwamagana wewe uzaza ugafata ikibazo cy'umututsi uri kwicwa akaribwa, turi kumwe, ugihuze n'umukongomani ufite ikibazo cy'imihanda na ekonomi nkeya, urimo kunyumva, n'ubukene bitewe n'imiyoborere mibi, umuhuze n'uyu muntu ukorerwa wicwa akamburwa ubuzima bitewe n'uwo ari we, ukorerwa tribalisme akamburwa ubuzima. Uruzi natwe yaba twari dufite ikibazo cy'uko turi muri Kongo dufite crise nk'iz'abandi, ari ikibazo cy'ubukene, imihanda mibi, governance mbi, ari ibibazo dufite nk'abandi bakongomani bose, tudafite umwihariko wo kwicwa. Turi kumwe? Ntabwo ibingibi ntabwo nzakwemerera gufata iki kibazo ngo uvuge ngo ngo twese abakongomani ntabwo dupfa nk'abandi bakongomani, s'il te plaît. Godfa, ariko uremera ko umwihariko wacu uduhaye uburenganzira bwo kwifatikanya n'abandi bafite indi myihariko yabo mu kugira ngo duhindure ubutegetsi bubi? Niyo mpamvu rero umuntu wari wese uzoza, nta ikibazo nuko tubona umuntu wese uje muri AFC tukumva ko aje gukemura ikibazo c'abatutsi. No uko nukwibesha. Niyo mpamvu ari yes, niyo mpamvu ari uvuga abatutsi aha ngaha turavuga bitwa, ariko si iryo jambo abatutsi muri kurahe? None se Bahima n'abatutsi? Okay, Abahima ntibitwa bwo bimeze gutyo. Rero umuntu uje nitureke kwibaza ngo ese ngo aje gukemura ikibazo c'abatutsi cyangwa c'abantu bicwa. Aho ngaho ndakugarukaho reka ntabwo reka nkubwire mujye mureka ibyo bintu, ntabwo kugeza aya masaha twumvikane neza cyane, unyumve neza cyane, ubishyire mu mutwe. Turi kumwe? Hari impamvu yatumye abasore bahaguruka bagafata intwaro, ni ikibazo cyari kiremereye kurusha ibindi. Turi kumwe? Ntabwo Makenga, ntabwo Makanika bafashe intwaro ngo bahaguruke ngo barwane kiriya kiziba cyuzuye mu mujyi wa Kinshasa, imodoka zibona aho zinyura, amasaza atuma umujyi unuka, ngo bihagarike. Nibyo yafatiye imbunda se? Biri muri revendication? Ntabwo byafatiye imbunda, sibyo? Ibyo byavanwa byakurwa mu bundi buryo, ntabwo byafatiye imbunda. Nufata umwanda wo mu mujyi wa Kinshasa ubangamiye abantu, ntabwo uza kuwuhuza n'umuntu ugenda bakamufata bakamwica bakamurya, s'il te plaît. Aha ngaha uraba ugiye gupfobya ikibazo cyatumye abana bamaze gushirira muri iyi ntambara bapfuye kugira ngo ikibazo cy'imfu no kuzongera ubwoko bakomokamo bushire. Ntabwo rero uri buze gufata icyo kibazo gitwara ubuzima bw'abantu, kirimo ideology yo gutsemba abantu no kubamara, ngo ugihuze. Uremera ko abo basore gatoya, uremera ko abasore uvuga cyangwa se tuvuge M23 twirwaneho, uremera ko ibyo baharanira ku kigero ca 80% bamaze kukigeraho, ahubwo icyo bakeneye ari ubutegetsi kugira ngo buzuze n'ibindi bisabwa? Uravuze ngo icyo bakeneye ni ubutegetsi? Icyo baharaniye, icyo barwaniye ku rugero wenda ngo heze Nord Kivu nabwo 90% irakontrolwa na AFC, sibyo? Senderi muri konumva Sud Kivu nayo ahanini uyu munsi nubwo abantu bapfa, urumva, ariko ahanini Minembwe yose barayifashe nubwo hakeneye ibitero bya hato na hato. Ntabwo rero tuzovuga ngo kubera ko twafasha ahantu runaka du stopping. Tugomba gushakisha uburyo buno butegetsi bubi buvaho hakajaho ubutegetsi bwiza, kandi mu kujaho kubwo butegetsi bwiza ntabwo tuzabikora twenyine, tuzabikora twifatikanyije n'ayandi moko yose y'abanyekongo. Ari niyo mpamvu n'uzoza uyu munsi tutagomba kumwitanga cyane twibaze ngo se tuzaniye iki. Izo rero nubwo ntaca tuzaniye, ariko dukeneye imbaraga ze. Sinzi niba ariko numva Godfa. Reka twumva abandi twiguharije ijambo.
kuko nakubwiye ko muri iyi minsi ndi buze kwifata erega after ngewe ntegereje siniraho iyi minsi ndategereje kuko ndamutse mvuze aha navuga according ku makuru hari ibyo nashaka kuvuga ko tuzavuga ko nzaturika nkavuga ko nzavuga mu bijabo wacecetse gatoya oya nta mpamvu yo guturika ngo turizeye kandi ibyo abagabo bari imbere ntabwo nshobora kumva ko naravuze ejo reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya mbere yo guhereza abandi ijambo kandi urabizi iyo nayoboye hari ukuntu iyo naturitse gutya nkavuga abandi bantu space irababangamira ariyo mpamvu ndi buze unyemerere nyiguhe iyobore nze kumara iki kiganza iyo ndi kuvuga cyangwa nafunguye nk'umuntu moderatinze space ndayiharira ntabwo mbishaka kandi ndashaka kugira ngo n'abandi baze gutanga ibitekerezo byabo uze kubaha iminota ariko reka nkubwire ikintu kimwe ntabwo ibi ngibi byose turi kuvuga gutya turi kumwe twarambura amagambo ntabwo nshizamanga yo kuvuga no kuvuga ibintu nk'uko biri twumvikana ikintu kimwe ariyo mpamvu ngewe byose ngewe ejo nawe ngo reka zemere nka Alexander the Great wafashe inkota agaca cyagipfundo bari baramubwiye ngo nta wagipfundura ngo uzatsinda urugamba wagipfunduye kandi bishobotse ngo cyarapfunditswe n'abahanga yarangiza agafata inkota akagipasura akavuga ati singiciye se timwavuga ngo nukugihambura singihambuje inkota reka nanjye ngihambuza inkota ibyo byose turi kuvuga tukazana Kabila urabona tugashyira ku munzani no timwambwe ngo Museveni yumva ikinyarwanda twasaba Museveni intambara ya FDL wari irimo kandi warifitemo uruhare turagenda ni Kinshasa tugezeyo Kabila afata amasasu aramwica arangije atumaza inkota afata interamwe zari zamutse muri Congo Brazzaville arazigarura uyu munsi niyo musaraba twikoreye n'uyu munsi niyo musaraba Congo yikoreye turi kumwe icyo ni kimwe kabiri Museveni RCD ikisangani tugeze ikisangani ibyabaye murabize ntabwo nshaka kubisubiramo n'ibindi Museveni wakiriye Kabila inshuro 3 wawe ngaho mu rugo azanye uzibunagana wo kabyarawe reka uyu munsi ube ku ruhande rwacu tuzongere guherekeza uyu mugabo ntituzongere kumuherekeza ushobora kuvuga undi muntu ntituzongere kuba abantu baherekeza aba bagabo bajya ku butegetsi twagera hariya tugahinduka impenebere ibi byabaye rimwe kabiri gatatu iyi kosa ribaye bwa mbere umuntu yakugambanira nkuko Kabila pere yatugambaniye ubwa kabiri bafata wambadiya wamba bazarasi bakaza nyuma ibya kabiri byabaye ntibe successful ikagenda kuriya bwari uburangare bwacu ubwa gatatu biramutse bibaye byaba ari ibyaha byacu kugita tudashobora kwibabarira ntabwo byaba ari uburangare ibi ngibi nibyo mbabwira nkavuga nti bizabe kurandurana imizi iki kibazo niba babona ko kugikisha bizaba harimo dute y'ibi bintu aba basore ntibazige bava muri izi professor kuvuga wowe uvuga ko ikibazo cyamaze gukemuka 99% we mu bijabo ni kuri kumbwira nibona cyarakemutse 99% aba bagabo ubwa mbere bakaba twaragiye tukagerayo neza ibyabaye murabizi ubwa kabiri bagakomanga mu marembo y'Kinshasa ibyabaye murabizi ubwa gatatu biramutse bibaye amakosa yaba ari yacu ndavuga abandi ba victime hitaye ku moko nubwo numvishe ngo abize mukabikomeza kubishyira ku moko none ndumva noneho muri iyi minsi kuvuga ko umututsi afa bigiye kuzaba icyaha no turi kumwe mu kigire national ikibazo uburyo niba kugeza anga muri ba victime bushobora gutangira gufata ikibazo mukakijya kugira national ariko mukumva ko so bizarangira revendication zanyu cyangwa ibyo mwarwaniraga bya bindi cyabye muhaguka mugafata intwaro muri 2 3 4 mubicubize mu kabati mukavuga ati mureke dufate ko ngo hahinduka ubutegetsi ibibazo bya Kongo mani birangirire hamwe sikuri kumbwira sikuri kubyumva muri bazima nibyo ikosa rya mbere rizabaho no gufata kino kibazo tugahita tukigira nationale kikabe cy'abakongomani bose yego nibyo abakongomani bose ntibameze neza ntabwo turi kwirata ibyago turi kumwe ntabwo turi kwirata ibyago naye ndi kuvugana n'umuntu nimugoroba uri Lubumbashi ambwira ati hano dufite umutekano bro iyo tuvuye mu interieur nk'imodoka cyo gushyiramo essence
uzamura ibirahuri ukiryamira bugacya abana bakakuzanira lisansi. Urukunyumva niko yambwiraga. Tugaruke gatoya rero, none se wacurika gatoki kutariyo niho yari kumbwira niyo makuru yari ari kumpa, nkavuga nti no ntabwo bro, kandi babatemagura buri munsi tuba tuyibona uravyibagiwe. ndi kukubwira niko umuntu yambwira, nose ubwiye niki wari we ubwo ninde wabimbwiye se? wasanga ari mu rubakati cyangwa ari kavukire wa hariya, wibagiye ko mvuga indimi zose. So rero icyo nashatse kukubwira mbere ko kugira ngo nafate space uyiyobore, what I believe in nuko twabaye n'urugendo twaje turubamo tubibamo, ariko iyi ntambara irakaba iya nyuma nkuko mujya mubimbwira. I wish ko yaba intambara ya nyuma. Kuba intambara ya nyuma rero kw'ibi bintu nuko tugomba kuvuga kuzashize, ntabwo kuvuga kuzashize tuba turi kuzura kabo cyangwa turi gushira negativite kuri iyi. No, ntabwo ariko bimeze. Ni ukugira ngo amakosa abiri muri zo za mbere ntabeho. Nabonye abavandimwe b'abanyamurenge mwandakariye ngo naravuze ngo nani uyu mupapa ninde Moise Nyarugabo, ngo naravuze ngo nta kintu bakoze. None se kambazi nicyo nari mfite kukubaza. ndakagusubiza kuko ntabwo ngiyewe abantu banyumvisha nabi. Muri mwese nta muntu wemera unakunda Moise Nyarugabo nkanjye. Uriya ni umugabo, ibyo yakoze byose murabizi. Uyu ni umugabo, ntabwo twibagiwe speech zo muri parlement turazizi. Ejo navuga ati ninde muntu ushobora gufesinga Kabila akamuchallenginga aramutse adutengushye. Turi kumwe none kuvuga ko Kabila gushyiraho dute ko Kabila ashobora kudutengwa nabwo maci nk'amabere. Ubu Kabila tumugira umutagatifu tuvuga ati no mucunguzi wacu simushyiraho question mark. Ntabwo ariko bimeze. Ariko Kambabazi, kuba naravuze ko Moise Nyarugabo Azarias Ruberwa imyanya babonye naho bari bitatumye ubwoko bushira, harya nababeshye. Aba bantu babonye Azarias Ruberwa nka vice president, abakongomani baramutinya, baravuga ati ubu n'ubwoko bwa vice president w'igihugu akomokamo, reka tureke kubica. Igitinyiro cye n'uwo mwanya utuma ubwoko bwe budapfa. Byarabaye? Ntabwo byabaye. Cyese ni mubwira muti reka twaretse gupfa kuko yari muri ya mwanya. Aho ngaho ndavuga maybe na makuru make yafite. Moise Nyarugabo uretse gushira amanga akavuga hariya byatumye ubwo kubudashira. So kubivuga rero ko imyanya babayemo n'urugendo batwaye, Moise Nyarugabo umwanya afitana imbere ya Kabila bari kumwe nonaha niwe yari afite kuri se. Yajyanye na Kinshasa. Uriya mugabo ni umugabo w'inararibonye. Ariko nkavuga nti eske ko Kabila abaye umuyobozi w'uyu mugabo igihe kirekire bari kumwe Kinshasa, Moise Nyarugabo niwe umuntu uzafesinga Kabila amuchallenging ari bose we. Turi kumwe kwibaza icyo ngicyo. Nubahitse Moise Nyarugabo naramwubahutse. I know nzi ishyaka rye, nzi ubutwari bwe, nzi determination. Moise Nyarugabo kuvugira muri parlement y'Kinshasa akavuga amagambo angana kuri ameze kuriya, nta wundi ushobora kubitinyuka. Dufite abandi bagambaniye ubwoko, no se yabikora ba Gisoro ntibari hariya, si ba minister ntibashyira mu bifu byabo. So rero kuvuga gutyo nkavuga ati ariko rero dukeneye umuntu, niba tugiye gutangira urugendo nkuko mu bijabo utubwiye ko gahunda ihari ubu ngubu ariyo kwerekera Kinshasa, nkavuga nti rero niba kwerekera Kinshasa nabahaye urugero kuri iyi foto uko aba bagabo dufitemo abagabo b'inkorokoro kandi bagirwaho ingaruka no kwicwa kubaho. Habemo imbaraga n'urwo rugendo, bagende bafite imbaraga zo gufata iyo myanzuro no guhindura ubwo butegetsi. Turi kumwe no guhindura iyo miyoborere mibi, none mu kuyihindura ba nyir'ubwite abo ikandamiza kurushaho, itwara ubuzima babe bafitemo uruhare mu guhindura iyo miyoborere mibi. There we gonna be safe. Ntibibe nka mbere, ntituba barashi gusa ngo tugende nitugerayo abandi baze badufatira imyanzuro nkuko byagendaga. Then twe tuba amafoto kandi turi kupfa. Aho ngaho nimbivuga uravuga ngo ndikunze cyangwa nshatse ko extremiste, ntabwo ariko bimeze. Bejamo yobora space, ibindi tuzabivuga igihe nikigera tumaze kureba ukuntu bigiye kugenda. Ariko ku makuru mfite, ariko ndavuga ngo dufata ndabwanuka,
mu makuru mfite nuko amakuru mfite ntari nahagarara 100%, nuko ibintu bigiye kugenda perfect ku buryo ibintu bizagera bimeze fresh, hakaza abagabo bashikamye b'inkorokoro tukagenda iki kintu bakakidrivinga kandi ya ntambara ikaba iya nyuma nk'uko twakomeje kubibwirwa. Siza turi kubyumvikana. Yes, Godfather, urakoze. Reka duheze n'abana amagambo gusa, wenda komantere munota umwe ku kantu uvuga. Nifuza ko n'abantu wenda bareke kuza kubigaruka, kuko abantu wa mugani bazanirwa kuzamurwa n'ico abantu baha baganira bakazamurwa n'akantu gatoya. Ariko rero n'ibyo wavuze kuri Moise Nyarugabo na Ruberwa, ntabwo ibyo bitumye abantu bagutera amabuye, kuko nibyo Perezida Kabila yayoboye igihugu imyaka 18, kandi mu yo yari ayoboye hari harimo Maître Azarias Ruberwa na Maître Moise Nyarugabo n'abandi, kuvuga ko yabayoboye ntanka uba waciye amabere. Ariko ndatekereza banenze ibyo wavuze ni amagambo amwe namwe wakoresheje ntasubiramo, wenda naza kuyakwandikira niyo abantu bumvishe nabi. Ariko kuvuga ngo Kabila Tebutibiri bwa shyamba, reka nyagusubiriremo. Naravuze ngo aba bagabo yabaye bose wabo bakanda nzugibe. Iki ni Ikinyarwanda mutumvishe, baba bari gatabirato. Iki kintu bisobanura, ntimunyumve nabi. Okay, ayo magambo rero y'abaragatabirato n'abaragatakwaha n'iki niyo yababaje abantu. Ntabwo ntibababare, no ni uburenganzira bw'umuntu, ni uburenganzira bw'umuntu Godfather, sibyo? Kuko nawe hano ndashobora kuvuga ijambo wenda ugakora reaction. So kuvuga ngo aba bagabo n'abaragatabirato n'ukwaha n'iki, ntekereza ko n'imvugo yubahuka, n'imvugo utakwiriye gukoresha nk'umuntu ukurikiranwa n'abantu bangana gutya. So naho kuvuga ko yabayoboye, n'ubundi yarabayoboye kandi n'ubundi yobayobora si igitangaza. Ariko gukoresha amagambo nk'ayo ngayo, ntekereza ari amagambo adakwiriye nk'umuntu nkawe. Ntukwiriye gukoresha amagambo, ushobora wowe kuyakoresha mu buryo bwawe, mu mvugo zawe, ariko mu matwi y'abantu undi muntu akayumva uko ashaka. Kandi naje sinayumvishe neza. Icyo nasaba nuko ibyo twabivaho, abantu baragucashe warabyumve. Mbere yuko tubivaho, reka mbere yuko tubivaho, ngo dufate itandukaniro ngira ni umuntu ushoboye kandi ushobotse. Mwogacwamwe abantu mutabyakiriye neza kuba narakoresheje amagambo yo ku muhanda, reka mbivuge uko, sibyo? Ntimubyakire neza, wenda nkaba ntari gukoresha ijambo abarigatabirato. Ndiseguye, mumbabarire, sinakagombye gukoresha ayo magambo kandi ku bantu nanjye wenda nubaha. Ko Moise Nyarugabo ndamwubaha cyane cyane kabisa, cyane. Hizesuja ni intwari yatuye kuva umunsi yagiye mu nteko akavuga amagambo bakamutera mu bibara bagenzi be, umugabo akemera gufata iyo risk. Hizesuja byakozwe n'abaki, tureke n'ibyo ngibyo n'urugendo rwe. Kaze kumaze mu bijabo, maze gukina audio za Moise Nyarugabo hano kangahe? Uribuka interview ye mpora nkina buri munsi hano avuga, urabyibuka? Si nkora nyifashisha buri munsi. So iryo jambo nshobora kuba ryaranyereye, nkakoresha za mvugo zahanga nkabita abarigata, nkavuga nkakoresha iryo jambo ridakwiye. Désolé, yaba abo muri communauté akomokamo, yaba n'abandi bose babyumvishe nabi, mumbabarire, sinagomba gukoresha iryo jambo. Ariko sindi buze kuretira ijambo rivuga ko imyaka bamaranye nabo bari muri iriya myanya yari imeze nk'ifoto, ntabwo byaretse gutuma tudapfa. Ariko iryo jambo nakoresheje rindi kuva kuri wowe mu bijabo n'undi wese ryababaje, ndiseguye, basabye imbabazi. Urakoze Godfather. Basabye imbabazi, ntabwo ari uko mumukunda kundusha, mukunda kubaruka. Kandi ikindi no kuvuga ko Kabila ni umuyobozi wacu. Abenshi hano nawe ubwawe kandi yarakuyoboye. Ikindi kintu n'indatayoboye se kuvuga kuri Nyarugabo barangiza bakazana ngo Godfather ngo abanyamurenge bababaye, ntabwo mumufiteho uburenganzira kundusha. Okay, yes kabisa. Urakoze cyane. Reka noneho dufokasinge kuko twari tuganira, abantu bazamuke. Icyo ndumva kibaye kiriya, kandi n'abari babaye kuba wisiguye ni byiza cyane. Reka dufate Ndahiro, ni wari ukurikiyeho ngira ngo nje wazamutse mbere mu cishaho. Ntaco ndabizi ntuzutinda. Ndahiro ihangane mikenke ndene ukurikire. Sawa, murakoze. Nari ntangiye kuvuga bancishaho bashiraho abandi cyane cyari cyampagurikije kuvuga, ariko
Godfather arakivuze cyari iki kintu cyo kuvuga ngo Moise Nyarugabo ngo aragasa ibirato bya Kabila. wibigaruraga nawe byarangiye noneho dufukasinge ku bindi nibyo byiza ngira ngo nimba ntacu bitwaye kuko nimukomeza kubigarura biraba topike kandi Bireka kuba nyuma topic, y'imbabazi nta ariko kindi kiba buri gihe gihari. cyose umuntu wese azaba ariko kuyobora ibiganiro ari uwo ari we wese utagomba gukomeretsa abandi bantu, ntabwo ari byiza. Tuza dukora ikintu tugikora kuko nuje kuvuga na Bibiliya iravuga ngo nuje kuvuga ijambo wanzungurutse ururimi inshuro 7 kugira ngo rya jambo uvuga ridakomeretsa abantu. Ku ruhande rwanje nyari nyababaye cyane, ntabwo ari byo kuko naje ntovuga abandi bayobozi bandi ndigiye kuvuga biri mu ruhande rwiwe byamubabaza kabisa. Buri muntu wese azayitwara kuvuga kandi avuge neza. Murakoze. navuga fata ijambo ndahera Godfather icyo yaragiye kuvuga. oya nandi kuguha ijambo nabonaga mu ijambo adahari. Urakoze. Ngendeye ku akakomantere ka mbere yuko mvuga ku bindi kuri ibi ngibi by'abantu bashobora kuba bataragize icyo bakora cyangwa se imyanya bagize itarabujije abantu gupfa. Harimo benshi ntabwo dukwiriye kujya tuvuga bamwe gusa. Hari ahangaha mu misinga poetere kwa mugani wa mu bijabo aka kantu mukareke kuko mufite defo abantu muganira aha mukururwa n'amarangamutima ni bibi cyane. Uretse my brother Ndahiro nyumva turi kumwe. Navuze ikintu cyinde mu mutwe uri kunyumva. Ntabwo bitandukaniye n'abandi bajya gukata akantu mu masaha 6 nakoze space bagakata akantu k'amasegonda 6 bakakazungurutsa. Twumvikane nakotinze kuva ku bagenerali, mvuga ba generali Inusa, mvuga ba generali ba lieutenant generali Obedi Rwibasira. Urimo kunyumva? Yego mvuga navuze abantu benshi bagera muri 20. Bamwanga cucu warabavuze bro, navuze bamwanga cucu, mvuga ba Kamanzi. Urimo kunyumva muri iyo space. Kubera kuva mwaje mwanga cucu kubera ko ari wowe iwabo. Oya no impamvu mbimubajije nuko ni ibintu biri partage. Ego none uretse gato navuze kuri mwanga cucu mugarukaho mvuga kuri Kamanzi n'abandi. Urimo kunyumva? Ariko kano kantu impamvu nikije kuri iki kintu ntabwo nshaka no kukigaruka ariko nari mpamvu kutakigaruka by the way. Urimo kunyumva? Ndavuga nti nari mbajije ngo ninde muntu aya masaha Kabila ni byiza araje ariko ashobora gufata ashobora gutekinga over. Ntabwo turabihamye siko bimeze ariko se atekinze over uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazabahinduka nkuko yabikoze mbere? Uyu mugabo mufitiye ikihe cyizere ko atazongera kudukora byose yadukoze? Ndavuga nti suggestion yanjye uko mbyumva nuko twafata mu bagabo bamwe b'inkorokoro tugashaka abantu bakomeye cyangwa muri twakamanga abantu bakomeye. Ndavuga muri abanga baje asanga kuri tele uri kunyumva bafite ibyo barwanira kuko ngiye ndavuga nganga ndasubiza amaso inyuma ntabwo ndibwagirwe koze yacu. Hakavanga abantu bakomeye kugira ngo niba dufatanyije na urugendo tutazagera iriya tugasanga abantu dukomeye dufite n'abasirikare gusa muri politike nta bantu dufite bashobora kumuchallenginga aramutsa duhindutse. Urakoze. It's just talking ni biganiro. Umuntu aravuga atari ko wibuke ko Moise Nyarugabo ahari nabandi. Ndavuga twumvikane Moise Nyarugabo abana na Kabila. Moise Nyarugabo Kabila mubereye bose igihe kirekire. Ntekereza ko mu bantu bashobora guchallenginga Kabila turi kumwe yavuga B akavuga C. Urukunyumva? Ntabwo ngiyewe amahirwe na ya Moise Nyarugabo kuko Moise Nyarugabo yakoranye nayo igihe kirekire kuba yamushyiraho igitsure nka bose we bakoranye igihe kirekire. Urukunyumva? Ntabwo ibi ngibi mwizeye. We need someone wafacinze Kabila bahanganye. Urimo kunyumva? Icyo uko nabyumvaga ariko cyari igitekerezo cyanjye. Wenda aho ngaho niho nanyereye. Urukumva? Sinamwita umukozi we nkoresha ijambo ubukandazuka ryo nasabiye imbabazi ariko icyo kuvuga ko he is not the right person ushobora gufacinga Kabila bagahangana aramutse agiye kuduhinduka na mbere turi muri uru rugendo turi no mu rugendo bagashyiraho inzego zamye n'ibindi. Ntabwo ari we nabonaga
ubishobora nk'uko yanabishobora turi kumwe impamvu nabivuga ni iyi ngiyi I'm not sure niba simbizi ngiye kugeza nari nzi ko aba muri PPRD mu ishaka rya ntuza rya Kabila bakorana ariko ntabwo nk'uko muzi yarakiba muri RCD sizi baravuye muri RCD kandi RCD ni ishaka rigikora cyo tubyibuka RCD ntabwo yazimye RCD ni ishaka rikiriho so nkavuga nti uyu muntu n'iri shaka ryabo ryamaze gusinzira eske niwe muntu it's the right person waba next to this guy ku buryo bibaye ngombwa kongera kuduhinduka uyu muntu yavuga ati oya sigaho ntabwo ari uko bimeze ntabwo twongera gusubira mu bya reka sigaho aho ngaho niho naje nibaza ariko ndankoresha iryo jambo ko ari umukozi wamaranye imyaka mukoresha bidashoboka ko ari umuntu ari the right person ushobora kuba next to him kumufesinga kugira ngo just in case Kabila aramutse yongeye kuduhinduka nkuko bamaze kubikora inshuro zirenze ebyiri hakaba hari umuntu uvuga ati na ntabwo bishoboka naho ngaho icyo kiganiro cyaturutse ariko abantu babifashe ukwabo babifata ukundi rira jambo wenda ritamenyerewe ari slang ya Godfather ikintu ciza ni biramubabaza dusaba abantu bakomeze tureke kugaruka kuri ibi bintu gusa ni byumvikane ni igitekerezo cawe Godfather nkaje mu bijabo ndavuga ngo usibye undi muntu ushobora gufesinga Kabila utari usibye Nyarugabo Moise Nyarugabo Maître Moise Nyarugabo niwe muntu wenyine mbona ushobora kumufesinga ni igitekerezo ntabwo Godfather ibyo avuga ari ihame kuba Godfather avuga ko we uko abibona niko abibona ariko jewe mbona ahubwo umuntu umwe rukumbi dufiwe imanza zicike rero reka dufate Ndahiro abantu bari kugaruka kuri iyo point reka mvuge urakoze okay oya ariko nta n'impamvu rega nta n'impamvu yo kutabiganiraho ariko si ko ari cyo intuza nta n'impamvu rega mu bijabo ari ukuganira icyo ntashaka ni umuntu ukambye impanga agashaka kubigira intambara kandi twisobanuye sibyo urakoze kuganira ntabwo bitagaragara nk'aho ari uguhanga no we are just talking rega nakwigishwa komeza urakoze cyane nanjye ndi umuntu udakunda ibintu bya fanatisme cyane umuntu yakora inshingano ziwe nibyo bagomba kuzikora ariko nanone simba muri fanatisme cyane tugarutse ku byo twaganiraga ahangaha ibyo Godfather yibaza na kira kiganiro cya mbere nakibayemo ni ibintu byumvikana gutrusting umuntu waguye mu kiyembere biragoye ariko dufite ingero nawe ubwe yazitanze z'abantu bagiye baba banzi mu gihe cyashize ariko bakaza gushira hamwe bagakorana kandi bakagera ku musaruro ubwo rero ibyo yibaza ninde uzahangana n'uyu mugabo ninde wamuchallenginga ni ibintu umuntu wese yakwibaza si gitangaza gusa ngewe nanjye sindi mu bavuga ngo twizere gusa oya hagomba kubaho strategy yo gukorana n'uyu muntu mu buryo ibyabaye bitakongera kubaho ari iyo mpamvu hari icyo Godfather yageze kubaza mbere aravuga ngo ese ibibazo dufite kugira ngo bikemuke nuko tugomba kugikinshasa tugafata ubutegetsi ari nacyo kintu ngiye shaka kuvugaho hano nge numva ko kuvuga ngo intambara irabaye uyu munsi cyangwa amasezerano arabaye intambara irarangiye iwacu intambara irahagaze igihe gitoya muri Nord intambara irahagaze abantu baragiye bageze Kinshasa ubahaye ministre ubahaye umudepite nkuko bijya bigenda abadepite ugasanga ari umuntu umwe babiri batatu bikarangira ngo turi representer nkuko numvise president w'u Burundi yabivuze Kampala ngo turi representer mu maguverinema gufata umuntu umwe ukamushyira muri leta ariko uburenganzira bw'abantu bugakomeza bukahungabana abantu bakicwa impande n'impande ukavuga ngo ba bantu barahagarariwe nta kibazo bari muri leta dore bari muri parlement ibyo bintu ngewe nibyo bintu numva bidakwiriye numva ko tudakwiriye personnellement numva ko tudakwiriye kujya ubutegetsi bugomba guhinduka nibyo ndabishigikiye ubutegetsi bwafashe ni bubi bugomba guhinduka ni bubi kandi kwa kongomani bose muri rusange ariko ngewe nshigikiye iriya idea kuvuga ngo habeho federalisme cyangwa se habeho ubutegetsi habe uburyo habaho nka autonomie runaka ku ma province icyo nicyo numva gishobora kubaho guha uburenganzira bishobora koroshya gukurikirana ibibazo by'abantu bicwa bazira uko minorite yicwa izira ibibazo by'amoko n'ibintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo tugiye Kinshasa abantu bagafata imyanya bagakora nk'ibyabaye bakananizwa cyangwa se abandi bagakorera inyungu zabo cyangwa n'abashaka gukora bakananizwa
tukagira abantu nka ba Moise Nyarugabo batuvuganira ariko bakababwira ngo musubire iwanyu, urumva akaba arimo hariya akavuga uko ashoboye kose. Nta muntu utazi Moise Nyarugabo muri Congo. Umuntu wese ukurikirana ibya politiki azi Moise Nyarugabo. Impamvu amuzi ni uko yakoze advocacy kandi mu buryo bugaragara, urumva. Ariko rero ibyo yakoze barabibona bakabisuzugura, ntibituma batadusuzugura ngo batwice batugirire nabi. Rero ngiye numva hagomba kubaho uburyo. Ikibazo gihari muri Congo ni ikibazo cya ideology iri mu bantu, ituma abantu batatwakira ngo badufate nk'abakongomani kimwe n'abandi. Uyu munsi intambara ikarangira, amahoro akaba, ariko ejo mayimayi zigasubira zigahaguruka n'abandi bakongomani bataba abantu si abanyagihugu basubira iwabo. Hagomba kubaho rero uburyo habaho federalisme, hakabaho force igomba kurengera abaturage muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Iyo force iri netre cyangwa se iyo force irimo n'iyi minorite kandi ikayoborwa